Nshuti mukundwa, twongeye guhurira kuri uyu murongo, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nanone ko Imana iduhaye amahirwe yo kongera kwibona tukiri kumwe muri uru rugendo twatangiye ku itariki ya mbere, ndetse twenda kugera ku musozo rwose. Ndashima Imana ko yabanye natwe muri ibi byigisho bikomeye bidusobanurira iby'ukuri kw'iki gihe, turebeye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Imana yakoze ibikomeye ku rwanjye ruhande, cyabaye igihe cyiza cyo kwiga, igihe cyiza cyo kunguka, kandi nawe ntabwo nshidikanya niba twaragendanye uru rugendo wungutse iby'Imana kandi bikomeye. Ndashima Imana rero yuko yakomeje kutuyobora mu ijambo ryayo, ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi abantu b'Imana njye nawe dufatanije ngo tuzaba tugize neza nituryitaho, kuko rizatubera nk'itabaza muri kacu z'umwijima rikageza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yacu. Ndacyakwinginga kugera ku musozo ngo wumvire ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama. Imana ikomeze kubigufasha cyane kugira ngo ibigoranye byo muri ibi byigisho ukomeze gucukumbura no kumenya ukuri kw'Imana yewe n'Umwuka Wera, kandi ugire umutima mwiza, umutima wo kumvira. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Duherukana rero ejo tuganira ku mikorere n'imyumvire y'umuntu w'isuzugurwa, nk'uko twabibonye by'umwihariko mu mirongo guhera ku murongo wa 30 kugeza wa 45. Uwo twasuzumye ejo, twabonye abantu b'Imana banamba ku Mana yabo, basakirana n'amakuba no kurenganwa mu gihe cy'umwijima kituri imbere, igihe kizaca umurimuzi kizaba kimaze gushyirwaho. Twabonye kandi imikorere y'umunyabugome, imyumvire ye, uno muntu w'isuzugurwa, ndetse n'urugero rwo kuganza ko afite ubu ngubu n'uburyo azarushaho kugira uko kuganza mu gihe kituri imbere. Twabonye ibibazo bizavuka, ko azategekesha iyi si yose ubutunzi bwe, bihuye n'ibyo dusoma mu Byashuwe igice cya 13 umurongo wa 17, ubwo isi yose izahatirwa kwemera ibintu runaka, itabyemera ubukungu ntibabashe kurya cyangwa kugura cyangwa kugurisha. Aya makuru rero yerekeye ubukungu mu gihe kituri imbere, ariko kandi azagira abamurwanya, ari bo mwami w'ikusi wamuteye kurakara cyane, nk'uko bivugwa birusoma mu Byashuwe igice cya 9. Gaburiyeli yongeye kutubwira amagambo akomeye cyane, ko ibisa n'ibyabaye mu gihe cy'ubugorozi bizongera kubaho, byerekeye inkuru zivuye iburasirazuba, kandi iherezo ry'uyu muntu w'isuzugurwa naryo rizaba riri kugerwaho. Ndashima Imana ko yatuyoboye muri ibi byigisho, ikatuyobora muri iki gice cya 11 mu buryo bw'umwihariko. Ndisegura ku bantu b'Imana, byabaye ibyigisho birebire ukurikije igihe abantu bafite muri iki gihe, bishobora kuba byarabagoye, ariko Imana ishimwe ko yabafashije kandi izakomeza kubafasha kugira ngo murusheho gucukumbura. Byari bigoye nyine, ariko nk'uko nagusezeranije ejo, nifuje ko twaganira no murongo wa 44 w'igice cya 11. Umurongo wa 44 utubwira iby'inkuru ziturutse iburasirazuba. Mbere y'uko tujya muri icyo kiganiro, reka nanone twicishe bugufi imbere y'Umwami Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ngushimiye yuko watuyoboye kugeza n'uyu munsi, turenda gusoza amagambo twatangiye ku itariki ya mbere, tukaba tugeze kuri iyi tariki, dusigaje iminsi mike cyane, iminsi ndetse itarenze 3. Ndagushima cyane ko watuyoboye, ko wakomeje kutwungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe. Uyu mwanya nabwo ugiye kutwongera kuduhuguza ijambo ryawe. Tugiye kuganira iby'inkuru ziturutse iburasirazuba, inkuru zizateza kongera kubura inkota y'akarengane. Mbese ni inkuru ki? Ngwino udusobanurire, utuganirize, kandi uduhe umwete, udutere umwete wo kurangurura izo nkuru mu mbaraga n'ubushobozi bitanzwe na Mwuka Wera. Niko gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere nsome umurongo wa 44 w'igice cya 11. Baratubwira ngo ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Inkuru ziturutse hehe? Ziturutse iburasirazuba. Izo nkuru ngo zizamutera uburakari butaye ubwoba. Inkuru ziturutse iburasirazuba ndetse n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho rwose pe. Iyo nsomye muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 9, ndambwira iby'inkuru. Rese inkuru bisobanuye iki?
umuhanuzi Yesaya yaranditse ati yewe wumvishe Siyoni inkuru z'ibyiza, zamuka umusozi muremure, yewe wumvishe Yerusalemu inkuru z'ibyiza, rangurura ijwi ryawe cyane, rirangurure witinya, ubwire imidugudu y'Ubuyuda uti dore Imana yanyu. Mbega inkuru nziza, mbega inkuru abana b'Imana bakwiye kuvuga. Kandi muri Yesaya 52:7 hatubwiye amagambo akomeye ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Mbega erega inkuru nziza, inkuru ziturutse iburasirazuba nizerekeza abantu ku Mana, Imana umuremyi wa wundi uri ku ngoma kandi Imana yacu nyine. Byakozwe n'Intumwa igice cya 13:32 tubona abantu b'Imana babwiriza iby'ubwo butumwa, baravuga bati natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza. Mbese izo nkuru nizo turi kuvuga. Hari igihe rero dusabwa kuvuga inkuru nziza, kandi iryo ni ryo tegeko Yesu Kristo yatanze. Aravuga ati mugende mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ndetse ikimenyetso kigaragaza yuko Kristo ari hafi kugaruka ngo nuko ubwo butumwa bugomba kubwirwa amahanga yose n'imiryango yose, nibwo imperuka izahera kwize, nk'uko byavuzwe muri Matayo igice cya 24:14. Reka nkubwire, hari amategeko agenga kuvuga inkuru nziza, hari amategeko agenga kuvuga izi inkuru nziza zikwiye kubwirwa abo ku misozi yose, inkuru nziza zikwiriye kumvikana mu majwi yose, mu mahanga yose, indimi zose n'imiryango yose. Kandi hari n'amategeko agenga kuzumva. Umva, reka nkubwire, icya mbere nuko bitemewe kuvuga ibihuha. Itegeko rya mbere, ntabwo byemewe kuvuga ibihuha, ntabwo byemewe kwivugira ibyo abantu babonye. Murongo wa mbere w'igice cya 23 cy'igitabo cyo Kuva, igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, igice cya 23 murongo wa mbere baranditse ngo niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Umuntu watuganije ku itegeko rya 9 yatuganije iby'iri somo yuko kuvuga inkuru z'impuha bitemewe, kuvuga ibintu bidahuje nuko Uwiteka avuga ntabwo byemewe. Nshuti zanjye, turabona abantu bavuga amakuru y'ibihimbano, ariko kandi amakuru y'imigani y'abantu ntabwo byemewe kuyavuga. Niwumva inkuru z'impuha zidakutuse ku Mwami Imana, ntukagenze gute, ntukazamamaze. Ibyo ni itegeko rya mbere rigenga kuvuga inkuru. Ntabwo byemewe kuvuga iki? Ntabwo byemewe kuvuga ibihuha. Dusoma kandi muri Zaburi ya 15:1-3 ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganya, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Ntabwo harimo ibintu by'ibinyoma, ntabwo harimo ibintu byo gushyushya inkuru, nta makabya nkuru akwiye kubibamo. Iryo ni itegeko rya mbere ryerekeranye n'iki? Ryerekeranye no kuvuga inkuru. Burya kuvuga inkuru ntabwo byemewe ko haba harimo iki? Harimo ibihuha. Itegeko rya kabiri kandi, ubara inkuru z'incamugongo nuwo gupfa. Ntabwo byemewe kuba ari inkuru z'incamugongo. Dusoma mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 33 kugeza 37. Baratubwira ngo babagabo Mose yatumye gufata icyo gihugu bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo yacyo, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Abo bagabo babaza inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Mbese muribuka igihe ubwoko bw'Imana Mose yoherezaga abagabo 12 kujya gutata mu gihugu cy'i Kanani kugira ngo baze bavuga inkuru z'ibyiza, kugira ngo abana b'Imana bambuke, ariko bo baraje bavuga inkuru z'incamugongo. Yewe icyari kibakwiriye koko ni urupfu, kubera yuko batumye iteraniro ryose ryivovotera Mose, maze batuma batajya mu gihugu cy'ibyiza. Ngo bahise bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka, kuko nicyo cyari kibakwiriye. Dusoma kandi mu gitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 4 umurongo wa 10 amagambo avuga ngo kera hariho umuntu waje arambwira ati Sawuli yapfuye, yibwira ko anzaniye inkuru nziza, mpera ko ndamufata mwicira Isikulagi
ibyo nibyo bihembo namuhembeye inkuru ze. Inkuru z'incamugongo, inkuru z'ibibi, abazivuga nabo gupfa. Ubara inkuru z'incamugongo nshuti zanjye ni uwo gupfa. Niyo mpamvu tubafitiye inkuru nziza, inkuru nziza yuko iyi si kibi igiye gusimburwa n'isi nziza. Ubutware bw'ikibi, ubutware bw'abatware b'ikibi nyine bugiye gusimburwa n'ubutware bw'umwana w'Imana. Umwana w'Imana ugiye kwimika ubwami butazahanguka, ubwami bw'amahoro. Ayo niyo makuru tubafitiye. Haleluya. Mana igushoboze kumva aya makuru y'ibyiza. Irindi tegeko rya gatatu, inkuru nziza nizo kurangururwa cyane. Ntabwo ari ibintu byo guceceka. Oya, ntabwo twabasha kubiceceka. Reka da. Dusoma mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 7 umurongo wa 9, haratubwira amagambo akomeye ngo, hanyuma baravugana bati, ibyo tugira ibisi byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Ndagira ngo ubyibuke iby'aya amakuru y'inzara yigeze gutera mu gihugu cya Israel mu gihe cy'umuhanuzi witwa nde? Mu gihe cy'umuhanuzi witwa Elisa. Nuko arahanura ati, ejo nk'iki gihe ibyo kurya bizaba bihindutse, bizaba byinshi cyane. Nuko wabyumvise aravuga ati, naho ijuru ryakingura amadirishya ntabwo ibyo bintu byashoboka. Maze Elisa aramuhanurira ati, rega uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabiryaho. Nuko iyo nkuru rero yaje kuza kumenwa n'abantu bitwa ababembe bari inyuma y'umurwa, maze bamenya yuko abari bateye igihugu bagize ubwoba, maze bagasiga iminyago myinshi. Nuko bararya baravuyarara bakishimye, baravuga bati, ariko aya makuru nidukomeza kuyaceceka tuzagibwaho n'urubanza. Ntabwo byemewe, reka da, guceceka inkuru nziza. Oya, bigomba kurangururwa cyane. Kandi uyu munsi aka kanya, kubera yuko turindiriye ko bucya, ntabwo byatugwa neza, twagibwaho n'urubanza rwose. Zaburi ya 68 umurongo wa 12, Umwami Imana yatanze itegeko abagore bamamaza inkuru nziza baba benshi. Haleluya. Umwami Imana yatanze itegeko ngo abagabo n'abagore bajye kwamamaza inkuru nziza, kandi kubw'iryo tegeko ngo abagore bamamaza inkuru nziza babaye benshi. Nshuti yanjye, Umwami Imana niwe utanze iri tegeko. Araritanga muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza uwa 20, ati, nimugende mwamamaze iyi nkuru nziza. Haleluya. Migani 25 umurongo wa 25 nawe atubwira ibyayo makuru. Nk'uko amazi afutse amerera umutima waka, niko n'inkuru nziza zimera zivuye mu gihugu cya kure. Erega abantu basonzeye inkuru nziza, baranyotewe cyane. Niyo mpamvu inkuru nziza nizo kurangurura, kandi kurangurura cyane. Matayo igice cya 27, ibyo mbabwirira mu mwijima muzabivugire ku mugaragaro, n'ibyo mwongorewe muzabirangurure hejuru y'amazu. Ni inkuru zo kurangurura. Haleluya. Mana ifasha abantu b'Imana. Mana yumvikanisha amategeko yo kurangurura inkuru nziza. Icya mbere tumaze kubona nuko bitemewe ko tuvuga ibihuha. Icya kabiri nuko bari inkuru z'incamugongo n'uwo gupfa. Icya gatatu kandi nuko tugoye kurangurura inkuru nziza tuziranguruye cyane. Ariko sabumva bo babwirwa iki? Nabumva bafite amategeko abagenga. Mbese mwebwe muteze amatwi inkuru nziza murasabwa iki? Icyambere, murasabwa gusuzuma mwitonze ukuri kw'inkuru muri kubwirwa. Mbese urasabwa iki? Urasabwa gusuzuma witonze, urasabwa gucukumbura ngo urebe ese ibyavuzwe ni ibiki. Ndagusomera amagambo ari mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 9, ndasoma gwenereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 6. Hari amakuru avuga ngo ukize. Hari amakuru avuga ngo, ahera ko abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sindakemera ibyo bavuze kugeza aho naziye nkabyirebera n'ayanjye maso, kandi mbonye ko ntabwiwe n'igice cy'ubwenge bwawe bukomeye urengeje inkuru numvise. Uyu ni wa mugabekazi w'Isheba, avuye muri Etiyopiya, ajya kureba iby'umwami Salomo, ajya kumva iby'inkuru yamuvuzweho, maze avuga ati, inkuru numvise zari zitangaje cyane, ariko sindakazemera kugeza igihe niyiziye. Nuko rero nshuti zanjye, abumvise inkuru nabo barasabwa gusuzuma bitonze ukuri kw'inkuru bari kumva, kugira ngo babe bahakikisha yuko ibintu babwiwe ari iki, ari ukuri. Igihe umugabo w'Isheba yazaga gucukumbura ngo arebe ko ibyo yabwiwe ari ukuri, ngo yasanze nta n'igice na gitoya cy'ubwenge bwa Salomo yabwiwe, kubera ko iby'inkuru yumvise byari bice ugereranyije ibyo yiboneye n'amaso ye.
Erega nujya mu byanditswe niko bizakugendekera, uzatangazwa n'ubwenge bw'Imana. Tumaze iminsi 30 tuvuga ibintu bikomeye, ahari niba byari bishya kuri wowe wumvise biryoshye, ariko igihe uzajya kwicukumburira, nshuti yanyu, uzatangara cyane, uzumva uburyohe burenze ubwo nakubwiye, uzumva ibirenze ibyo wari uri kumva nona. Kandi ndabyizeye mu izina rya Yesu yuko ijuru rizakomeza kukungura ubwenge no gusobanukirwa ibyanditswe kurushaho. Erega nakubwiye rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera, rimeze nk'itabaza kandi rigenda rimurika cyane, kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu ibandurira umucyo w'itangazo ukamurika mu bwenge bwacu, ukamurika mu mitima yacu, ari we Yesu Kristo. Bizarushaho kugenda ujya mu mucyo w'agatangaza. Haleluya, Imana ibigushoboze. Uko niko byagenze no mu nkuru nziza yamamajwe n'intumwa. Dusoma mu Byakozwe no mu gice cya 14 umurongo wa 10 kugeza wa 11 ngo, ariko abo bo b'i Beroya bari beza kuruta ab'i Tesalonike. Kubera iki? Kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashakashaka mu byanditswe iminsi yose, kugira ngo bamenye yuko ibyo babwiwe ari iby'ukuri koko. Iri ni itegeko rigenga bumvise inkuru. Basabwa gusuzuma bitonze ukuri kw'inkuru bumvise. Inshuti zanjye, uramenye utarenga kuri iri tegeko, uramenye utabikigande kuri iri tegeko, urasabwa kujya mu bucukumbuzi ugashakashaka. Reka niko ijambo ry'Imana ryavuze mu Befesi igice cya 5 umurongo wa 10 ngo mushakashake mumenye ibyo umwami agenza gute, ibyo umwami ashima. Itegeko rya kabiri rigenga bumva inkuru nziza ni uko batagomba gutakaza kwizera mu gihe babwiwe inkuru z'incamugongo. Ntabwo mugomba gutakaza kugenza gute kwizera. Soma muri Zaburi 112 umurongo wa 5 kugeza wa 7 ngo, hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibuka iteka ryose, ntazatinya inkuru mbi. Umutima we urakomeye wiringiye Uwiteka. Ntabwo umukiranutsi agomba gutinya inkuru mbi. Erega nagiye nkubwira yuko mbere yuko ibyiza bitugeraho ari n'akaga n'akarengane gateye ubwoba. Ariko nshuti yanjye, nubwo bimeze uko, ntabwo tugomba gutinya, ntabwo ugomba gutakaza kwizera mu gihe bakubwiye inkuru z'incamugongo. Twabonye ibintu bikomeye biri kwaduka mu isi, bikaduca intege, twavuga ngo mbese iyi nzira twabasha kuyinyuramo, mbese ko tuzabuzwa kugura, mbese ko tuzabuzwa kugurisha, mbese ko tuzamburwa ibyacu. Ariko kandi ntutakaze kwizera, Uwiteka ari kumwe nawe. Soma kandi mu gitabo cyo Kubara, igitabo cya 4 cya Mose cyitwa Kubara, igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza wa 8 ngo, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, n'Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Erega nabo bari muri abandi babonye abanyekanani bameze nk'abagabo barebare cyane, ndetse ngo bakibona ari nk'udushisha, ari nk'inzige imbere yabo, babonaga ari ibihanyanswa, bari abanaki. Ariko kandi nubwo byari bimeze gutyo, bari bafite kwizera, ntabwo bigeze batakaza kwizera. Baravuga bati, niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu, ndetse nitwambuke tugende tubatanyagure mu izina ry'Uwiteka. Inshuti zanjye, abumva inkuru nziza, abari kumva inkuru nziza, ntabwo bakwiye gutakaza kwizera mu gihe babwiwe uruhande rw'incamugongo rw'izo nkuru. Haleluya, Imana ifashe ubwoko bwayo kugira ngo bazirikane aya magambo, kugira ngo bazirikane aya amategeko agenga inkuru nziza, haba kubayivuga, haba ndetse no kubayumva. Soma amagambo mu Ntambara Ikomeye ku ipaje 212 ndetse na 213. Baratubwiye ngo, nimwibuke isezerano ry'itorero ryanyu, iryo mwemereyemo kugendera mu nzira zose z'Uhoraho, zaba izo yamaze kubamenyesha n'izo azabamenyesha. Mwibuke amasezerano yanyu n'igihango mwagiranye n'Imana, ndetse no hagati yanyu ubwanyu, ko kwakira umucyo wari wo wose n'ukuri kose muzamenyeshwa binyuze mu byanditswe byera. Si wigeze ujyana n'Imana iri sezerano ukavuga uti, ibyo Uwiteka tubwira byose tuzabigenderamo? Ngaho bizirikane cyane, wibuka ayo masezerano, ya yandi wemereyemo kugendera mu nzira zose Uwiteka kuyoboye, zaba izo yamaze kukumenyesha n'izo azakomeza kukumenyesha. Wibuka amasezerano yawe n'igihango wagiranye n'Imana, ndetse no hagati yawe ubwawe no kwakira umucyo wari wose n'ukuri kose uzamenyeshwa binyuze mu byanditswe byera. Ariko nubwo bimeze bityo, ndabinginze mujye
kwitondera ibyo mwakiriye byose ko ari ukuri, maze mukugereranye kandi mukugenzuze ibindi byanditswe mbere y'uko mubyemera, kuko bidashoboka ko ubukristo bwaba bwavuye mu mwijima w'icuraburindi wo kurwanya Kristo vuba aha ngo maze ubumenyi butunganye kandi bushyitse buhite bujya ahagaragara icyarimwe. Aya ni amagambo abantu b'Imana bagendagaho mu gihe cy'ubugorozi. Baravuga baterega umwijima w'icuraburindi wamaze igihe cyane ubuditse, nicyo gituma mukwiriye gucukumbura, mukagenzura, mukareba iby'Imana itaratumenyesha ndetse kutumenyesha nabyo tukabigenderamo kugira ngo bitonde. Ariko ikibabaje cyane, abaprotestani ntabwo bemeye kuburirwa, ntabwo bamenye yuko bagomba gukomeza gucukumbura. Erega ukuri kose ntabwo kwaziye rimwe. Twarabibonye ko Luther yabanje kuvuga iby'igicaniro cy'ibitambo, abandi baraza bashyiraho iby'ikarabiro, babandi batangije umubatizo ba Smith, abandi baraza bashyiraho amasengesho ba John Wesley, abandi baraza bashyiraho amameza y'imitsima ba Calvin n'abandi na ba John Wycliffe. Nuko ukuri kugenda kumenyekana kugeza ubwo n'amategeko y'Imana yagezweho mu gihe cyaba William Mary na Ellen G. White. Ariko hari igihe cyageze abantu bamwe baravuga ngo ntabwo tugomba gukomeza gucukumbura ibyo bakurambere bacu batavuze. ba Luther, muzi idini yitwa abaluterani, ubwo ibyo Luther atavuze ntabwo bo babyemera. Erega Luther ntabwo yari yakagera ku byerekeranye n'umubatizo wo kubiza amazi menshi, ubwo nta nubwo bari kwirirwa bajya kubatirisha mu mazi, kubatiza abantu mu mazi menshi, reka da. Ariko abantu b'Imana bakomeje gucukumbura bashakisha mu byanditswe ngo bamenye iby'Imana. Erega inzira y'Uwiteka ngo ni nk'umuseke utambitse, inshuti zanjye. Bakomeza kugenda umuseke umucyo wiyongera. Nicyo gituma dukwiriye kutaba ibigande igihe ducukumbura ijambo ry'Imana. Igihe marayika Yesu Kristo yandikiraga itorero rya Sarudi, itorero ryo mu gihe cy'ubugorozi, nyuma gato y'ubugorozi, yaravuze ngo ni itorero rifite izina yuko ririho, nyamara ari intumbi. Ntabwo bagishaka gucukumbura, ntabwo bagifite inyota yo kugenzura. Ese uribuka amagambo twarereho mu cyigisho cya mbere yuko ijambo ry'Imana rimeze nk'ikirombe cya zahabu, abantu bagenda bacukura bakomeza kujyamo imbere cyane kugira ngo bunguke ibyanditswe byera, bunguke umucyo, bunguke ubutunzi bw'akagero butabasha kugerwa buri mu ijambo ry'Imana. Ndakwinginze nshuti yanjye, komeza uzirikane ibyo ngibyo, kandi igihe ubitekereza neza, witondere ibyo wakira byose ko ari ukuri, maze ukugereranye n'ukundi kuri, ugenzure kandi ugenzuze ibyanditswe bindi mbere y'uko byemera, kuko bidashoboka ko ubukristo bwaba bwavuye mu mwijima w'icuraburindi wo kurwanya Kristo vuba aha ngo maze ubumenyi butunganye kandi bushyitse buhite bujya ahagaragara bwose. Erega turabona no gukora kwa Satani, ya nyamaswa, wa muhanuzi w'ibinyoma, inyamaswa yavuye mu nyanja ngo yari yarakometse uruguma rwica, none rwatangiye gukira. Igomba kongera rero kuhagurutsa kurwanya isezerano ryera. Twarabibonye. Nuko rero n'ibisezerano ryera rigomba kurwanwa. Abantu bakwiye gukanura amaso cyane kugira ngo batagirwa mu moshya y'umubi. Imana ibidushoboze. Nari ndi kwivugira iby'amategeko agenga kuvuga inkuru. Reka rero noneho nigarukire ku nkuru ziturutse iburasirazuba. Uwo ni wo mugambi dufite. Ese inkuru ziturutse iburasirazuba ni izi? Reka nongere nsubiremo rya somo. Danieli igice cya 11 umurongo wa 44. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Iri jambo pe riratangaje cyane. Abenshi azabakuraho pe. Inkuru ziturutse iburasirazuba zizagenza zite? Zizahagarika umutima wa muntu w'insuzugurwa, ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, kandi abenshi azabakuraho pe. Twarabibonye iby'umuntu w'insuzugurwa, ari umwami w'ikasikazi. Ese uyu muntu twabonye ari itorero Gatolika ry'i Roma, Catholicisme, rizibasira abantu bagomba kuvuga iby'inkuru ziturutse iburasirazuba. None se izi nkuru ziturutse iburasirazuba ni izihe? Nshuti zanjye, inkuru ziturutse iburasirazuba ni inkuru isa n'iyabwirijwe mu gihe cy'ubugorozi yerekeye isezerano ryera, nk'uko twabibonye muri Danieli igice cya 11 umurongo wa 29 n'uwa 33. Ni igihe cyo kuvuga ku ijwi rirenga. Abantu b'Imana bongera kubwirwa iby'isezerano ryera riri hagati y'Imana n'abantu. Yesu Kristo, ubutumwa bwiza
handi inkuru ziturutse ikasikazi nazo ngo zizamuhagarika umutima. Ntabwo ari ziturutse iburasirazuba gusa, ngira ngo urumvire iyo ngingo. Inkuru ziturutse iburasirazuba ni inkuru isa n'iyabwirijwe mu gihe cy'ubugorozi yerekeranye n'isezerano ryera. Uribuka iby'isezerano ryera n'ejo twabivuzeho, ntabwo ari kera, ndumva ukibyibuka neza. Inkuru ziturutse ikasikazi, inkuru ziturutse ikasikazi ni inkuru zivuye mu bwatsi bw'umuntu w'isuzugurwa, kubera yuko ari umwami w'ikasikazi, turabibona neza. Kandi izi nkuru ziravuga uko abaho bakiriye inkuru ziturutse iburasirazuba. Haleluya! Burya inkuru zageze mu bwami bw'ikasikazi, inkuru zageze mu itorero ry'i Babuloni, maze rirarangura cyane ngo ubwoko bwanjye nimusohoke muri iryo torero, maze abantu b'Imana barabyumva, maze bafata ibyemezo. Nuko rero izo nkuru ntabwo zizagwa neza na gato uno mwami w'ikasikazi, uno muntu w'isuzugurwa. Nuko rero zizamuhagarika umutima, ave yarakaye cyane, kandi azabaje kurimbura, kandi ngo abenshi azabakuraho rwose pe. Ntabwo izi nkuru zimunejeje na hato. None se uburakari bukaze busobanuye iki? Uburakari no kurimbura. Nuko amaherezo y'izo nkuru nuko umuriro wo kurenganwa uzongera gukongezwa ku bantu b'Imana, ka karengane kazongera kavuke. Nsoma amagambo akomeye cyane, amagambo akomeye yo kwitaho. Ntambara ikomeye ku ipaji ya 38 banditse amagambo akomeye, baratubwira ngo hari ikibazo amatorero muri iki gihe cyacu agomba kwitaho. Intumwa Pawulo yaravuze ati abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa. Ni amagambo dusoma mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 12. None se kuki kurenganya ubwoko bw'Imana bisa n'ibyacogoye cyane? Impamvu imwe rukumbi bitera nuko itorero ryataye ukwera kwaryo, rigakurikiza iby'abisi bakora, ku buryo nta gituma barirwanya. Ntabwo iyobokamana ryo muri iki gihe cyacu rirangwa n'imico itunganye yarangaga kwizera kwa gikristo kwabo mu gihe cya Kristo nabo mu gihe cy'intumwa ze. Nicyo gituma nta muriro karengane uri kugenza gute, uri gukongezwa. Baravuga ngo imwambi imwe rukumbi ituma muri iki gihe ubukristo busa n'ufatanije n'isi, nuko abakristo badohotse bagashyigikira icyaha, nuko kandi bakabishe kutita ku kuri gukomeye ko mu ijambo ry'Imana. Nuko yako gucyanuka kuzima kugaragara mu itora ari guke cyane. Nihabaho ivugurura mu kwizera n'imbaraga byaranga itorero rya mbere, muzirebera uko umutima wo kurenganya uzongera ukabaho, kandi imiriro yo kurenganya izongera gukongezwa. Iyi mpamvu ibintu bimeze uko bimeze uku nguku, nuko abavuga inkuru nziza babaye bakeya, nuko inkuru zitutsi zitari kurangurura mu buryo bwemewe, nuko abantu batari kwitandukanya n'icyango bamara maze gutaha Isiyoni, maze bajyana iyo nkuru yo gusarura isi. Nshuti yanjye, mbese turahagara muri uruhe ruhande? Impamvu umuriro w'akarengane utaraza, impamvu no muntu w'isuzugurwa atararakara cyane ngo azarakaye ngo atsembeho rwose abantu, nuko abantu bafatanije n'isi. Mbese uyu si umuburo ku itorero? Turahamagarirwa kurangurura inkuru, turahamagarirwa kugira ububyutse, turahamagarirwa kwakira umwuka wera mu rugero rw'imvura y'itumba, ngo abantu barangurure inkuru ituma umuntu w'ikasikazi, umwami w'ikasikazi, umuntu w'isuzugurwa arakara cyane, atangiza umuriro w'akarengane. Kandi aho niho gutabarwa kwa nabi n'Imana kuzabonekera, igihe nyine hazaba hariho umurongo utandukanya abana b'Imana n'abana ba Satani. Nibwo abana b'Imana bazaza gutabarwa na Yesu Kristo, akaza kubakurira mu isi. Ibyo ngibyo tuzabiganira ejo mu gice cya 12 cya Danieli. None se nize nkuru duhamagarirwa kwamamaza? Zino nkuru ziturutse iburasirazuba, reka tuzitekereze neza. Inkuru ziturutse iburasirazuba, nshuti yanjye, turazisanga mu Byahishuwe. Uyu mwanya tujye gutinda mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Ibyahishuwe igice cya 14, ndahera ku murongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimubahe Imana muhimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, raguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye watetse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, ngo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwawo ucumba iteka ryose. Ntibaruhuka ku manywa na nijoro baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Mbega ubutumwa bukomeye abantu b'Imana basabwa kurangurura, kandi ubu buzarangizwa n'ubutumwa dusanga mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4.
Aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, simurikirwa n'ubwiza bwe, arangurura ijwi rirenga ati iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ahahindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ngubu butumwa bw'abamarayika batatu ndetse n'ubutumwa bwa marayika wundi bihuje neza n'inkuru zigenje gute, ziturutse iburasirazuba, inkuru duhamagarirwa kwamamaza. Reka tuzitekereze mu buryo bw'umwihariko, reka tuzitekereze neza, tuzicukumbure. Ubutumwa bw'abamarayika batatu. Marayika wa mbere sararangurura ngo iki, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, niko tumaze gusoma, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Nuko avuga ijuru rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Buno butumwa ni ubutumwa buri kwerekeza abantu ku Mana Umuremyi. Icyo ni icya mbere, abantu bari kwerekezwa ku Mana Umuremyi mu gihe isi iri mu buhakanyi bushyigikiwe na siyanse, bya bindi byitwa ubwihindurize, yuko nta Mana iriho, yuko nta Mana yaremye. Ubu nibwo butuma Imana irarikira abantu bayo gutanga ubuhamya ko ari Umuremyi. Imana ni Umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, kandi iyo niyo ikwiriye kuramya, nshuti yanjye. Rero ubu butumwa bwa marayika wa mbere burerekeza abantu ku Mana Umuremyi, burayivana ku nyamaswa y'igishushanyo cyayo tuza kubona muri marayika wa gatatu, burabavana ku kuramya ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo tukaramya Imana Umuremyi. Haleluya! Murayemye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ubutumwa nibwo bwahawe Laodikiya, ni ubutumwa bwatumwe Laodikiya. Yesu yibwira umugeni wa Laodikiya ati, ndi umugabo wo guhamya ukiranuka, inkomoko y'iby'Imana yaremye byose. Genda ubisome. Nanone twarabiganira ibya Laodikiya, cyagiye twaganiraga igice cya 9 umugabane wa mbere tuvuga iby'itorero, twatandukanije itorero ry'i Babuloni n'itorero ry'i Laodikiya. Itorero ry'i Laodikiya rero rifite Imana nk'Umuremyi, rifite Imana nk'umutabazi wayo, Imana Umuremyi. kandi Yesu yaje kwivuga abwira ab'i Laodikiya ati, erega ndi inkomoko y'ibyo Imana yaremye byose. Ingingo yo kurema yongera kuzamuka. kandi ubutumwa bwa marayika wa mbere watubwiye iki? Ni ubutumwa bw'urubanza. Birakomeye cyane. Ni ubutumwa bw'urubanza, ni ubutumwa bw'impuruza yo ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. kandi igihe ubutumwa bw'urubanza buzamutse, hazamuka ibintu bibiri by'ingenzi. Hazamuka ikibazo cy'amategeko y'Imana, amategeko ntakuka y'Imana, amategeko 10, inshuti yanjye, kubera yuko amategeko 10 ari agomba gushingirwaho harebwa iby'urubanza. kandi ingingo ya kabiri izamuka muri uwo mwanya ni uko hazamuka ikibazo cy'ubuturo bwera. Ubuturo bwera butwereka uko ikibazo cy'umunyabyaha kibasha gukemuka, wa wundi wishe amategeko y'Imana. Bishurwa ibya Yesu Kristo, gutsindishizwa gutangwa nawe no kwezwa gukomoka kuri we. Ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo gutsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera ndetse n'amategeko nakuka y'Imana, nibwo butumwa bwerekeranye n'urubanza. Twese twarabo gupfa, niko twabibonye. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. ariko impano y'Imana ni iki? Ni ubugingo buhoraho buri muri Kristo Yesu. Igihe twerekeje amaso yacu mu buturo bwera, inzira y'Imana iri mu buturo bwera, niko umunyezaburi yavuze. Igihe twerekeje amaso yacu mu buturo bwera, tukamenya icyo Kristo ari gukora umunyabyaha uyu munsi, turihuta ngo tumusange adutsindishirize, atubere umutambyi, adukureho ibyaha byacu kubera ko yatubereye impongano ubwo yatwitangiraga i Karuvari. Nuko rero nshuti zanjye, ibi nabyo twarabiganiriye igihe twarebaga igice cya 9. Twize ibintu bikomeye cyane byerekeranye n'iby'iki gihe cy'urubanza, iby'amategeko y'Imana n'ibyo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ikindi kintu tubona muri ubutumwa bwiza cya 4, ubutumwa bwa marayika wa mbere, ni byerekeranye n'isabato mu mategeko 10. Nshuti yanjye, ingingo y'isabato ntabwo wayisimbuka, kandi twarabibonye yuko ari cyo kimenyetso cyo kurema, kandi ni na rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Ndashima Imana cyane. Igihe twaganiraga igitabo iby'amategeko y'Imana ntabwo twabivuze mu buryo burambuye, ariko ubu turacyaganira kuri platform ibyerekeranye n'isabato. Hari tuzagera mu gihe cy'abagorozi, tuzagera mu gihe cy'umwijima, cya kindi cyo gukora kwa Satani mu gahembe gatoya,
tuziga iby'umugabo witwa Yohani Bunyani. Ese wari uzi ko Yohani Bunyani wa wundi wanditse igitabo cy'umugenzi, impamvu ye yo kwihana, uburyo Imana yamuhamagaye, uko yamwemeje ko yishe itegeko ry'isabato? Uzagenda usome introduction y'icyo gitabo. Burya Yohani Bunyani yabarizwaga mu babatiste munsi wa karindwi, yari umugabo ukomeza isabato. Nshuti yanjye, isabato ni itegeko ry'Imana, kandi kuryica bizanira umuntu ikidodo cyo gucirwaho iteka, kuko ari itegeko ry'Imana nyine. Ni icyaha gikomeye kwica itegeko ry'isabato. Ibyo rero abantu b'Imana bakwiye kubizirikana. Erega ni icyaha kwica isabato, kandi erega ni n'ikimenyetso isabato yuko turi Imana umuremyi, kubera yuko ari rwo rwibutso rw'Imana umuremyi. Umwanditsi w'igitabo Wifuzwe byose yanditse amagambo akomeye, aravuga ngo igihe ijuru n'isi bikiriho, isabato izagumya kuba ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi. Igihe ijuru n'isi bikiriho, igihe tubona ibyatsi bimera, igihe tubona amazi atemba, igihe tubona umwuka duhumeka, igihe twitegereje uburyo turi beza, uburyo Imana yaturemye mu ishusho ryayo, tuhita twibuka isabato, ikatwibutsa ko ari ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi waturemye, ukareba n'ibi byose turebesha amaso yacu. Nshuti yanjye, ubwo nibwo butumwa bwa marayika wa mbere. Marayika werekeza abantu ku Mana umuremyi, ubutumwa buhawe Lawodo cyangwa abari bwo butumwa irangurura, ubutumwa bw'urubanza, ubutumwa butwerekeza ku mategeko y'Imana, harimo n'itegeko ry'isabato. Imana igufashe cyane kugira ngo usobanukirwe iby'izi ngingo zikomeye. Dufite umwanya muto, ntabwo twabijyamo ngo tubicukumbure mu buryo bushyitse, ariko kandi nakubwiye yuko inzira y'Imana ari nk'umuseke ugenje gututambitse. Uko uzarushaho kujyayo, uzakomeza gucukura zahabu, izakomeza kukunezeza. Marayika wa kabiri atubwiye ngo iki? Marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ni ubutumwa bubwirwa Babuloni. Uno magambo twarayaganiriye ubushize igihe twaganiraga igice cya 5, uburyo Babuloni ya mbere yaguye, twibaza niba bizasa nk'ibyo kugwa kwa Babuloni ya kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri rero ni umuburo kubanza ubutumwa bwa marayika wa mbere. Nshuti zanjye, uramenye utaho mu mugabane w'abanza ubutumwa bwa mbere. Uyu ni umuburo kubanza ubutumwa bwa marayika wa mbere. Nshuti zanjye, yuko Babuloni bishingikirijeho, Babuloni bagundiriye, igiye kugenza gute? Igiye kugwa. Ni ubutumwa burarikira abakunda Imana by'ukuri kwitandukana n'ayo matorero yanze umucyo, baretse isezerano ryera. Babandi twabonye baretse isezerano ryera mu mirongo yabanje y'iki gice cya 11 turi gusuzuma. Nshuti, mbese uraza kuba mu baretse isezerano ryera, cyangwa uraza kuba mu banyabwenge, babandi bazigisha benshi? Tuzabona ubutaha ko bazarabagirana nk'izuba, nk'inyenyeri iteka ryose, ubwo Kristo azaza kubacyura mu bwami bwe. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri kandi, abari muri Babuloni barasabwa kugenza gute? Kuyisohokamo. Ibyo nabyo twarabitandukanije bya Babuloni na Laodikiya. Ni ubutumwa bwongera gushimangirwa mu mbaraga ikomeye y'uko ubwoko bw'Imana bukiri muri ayo matorero bugomba gusohoka muri yo. Ibyashiwe igice cya 18 umurongo wa mbere nabisomye, kandi turaza kubisubiramo mu kanya. Byerekeranye na marayika wundi asubiramo ubutumwa, aravuga ngo bwoko bwanjye nimusohoke muri iyi Babuloni. Ba bantu bayobejwe, ba bantu batazi ibiva n'ibizima, batazi bihanga kwari ukuri guhanganye n'ikinyoma, batazi yuko abantu bibasiye amategeko y'Imana hari izindi nyungu babifitemo, maze bakaba basengera muri ibyo bintu bidafite gahunda yo kuramya Imana, ahubwo ari abakozi ba Satani. Barabwirwa ngo nimusohoke. Erega hari abantu b'Imana bakunda Bikira Mariya, bakamwiragiza bibwira yuko ari ukuri. Ba bantu basenga ku cyumweru ariko bibwira yuko ari ukuri. Igihe ubutumwa bwiza bubagezeho bwa marayika wa mbere, bahita bumva ijwi ribararika cyane bwangugo, nimusohoke muve muri ayo matorero yayobye, muve muri abo bantu bishingikirije ku kinyoma, ba bandi umuntu w'insuzugurwa, ndetse n'abandi baretse isezerano ryera. Nshuti yanjye, igihe dusuzumye ubutumwa bwa marayika wa kabiri twitonze, tuzasanga Laodikiya itabarirwa muri aba bantu. Ntabwo ibarirwa i Babuloni, oya. Laodikiya irabwirwa ngo niwihane. Abo nkunda ndabacyaha nkabaha n'ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Niko ibyahishe igice cya 3:19 yatubwira. Ntabwo Laodikiya yigeze ibwirwa ngo sohoka. Irasohoka sijya hehe, oya. Ahubwo irararikirwa kugenza gute? Irararikirwa kwihana. Kandi Yesu ari kuvuga ngo ndagukunda. Erega ndabakunda, niyo mpamvu bararikira kugenza gute? Kwihana. Ndabahanira kwihana, ni mwihane. Nshuti zanjye, abantu b'i Laodikiya, ni mwihane, mwishingikirize kuri Yesu. Mutekereze iby'ubutumwa bwa marayika wa mbere
twahawe kurangurura. Murebe yuko ubwo butumwa bwamaze guhindura imibereho yacu. Murebe yuko twishingije kuri Kristo ubwo byiringiro byacu bimwe rukombi. Murebe yuko dushikamye mu kwamamaza inkuru nziza yo kurangurura yuko ariho Imana umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Twerekeza abantu kuramya Imana umuremyi. Marayika wa kabiri tumaze kubona ko ari umuburo kubanza ubutumwa bwa marayika wa mbere, kandi abana b'Imana bari muri iyo Babuloni barasabwa gusohokamo. Kandi igihe dutekereje ibyara Babuloni duhita tujya kubyara Laodikiya, tugasangayo ifite ubutumwa bw'umwihariko buyisaba kugenza gute, buyisaba kwihana. Burya Babuloni ntabwo izihana, amaherezo yayo ntabwo izihana. Icyo wakora gusa no kwitandukanya nayo, niko ijuru riri kubitwereka. Marayika wa gatatu, reka twihute. Marayika wa gatatu tugeze ku murongo wa 9 w'igice cya 14. Marayika wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanwa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, azababazwa n'umuriro n'amazuku. Inshuti zanjye, imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama, umwotsi wo kubabazwa kwawo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri rero. Aha hantu niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Erega itsinda ry'abataramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo ibibaranga n'ibyo bibiri, ni uko bitondera amategeko y'Imana kandi bakaba bafite kugenza gute, kwizera nk'ukwa Yesu. Muri ubutumwa bwa marayika wa gatatu turabonamo ibintu bigera kuri 4 dukwiye kuzirikana. Icyambere ni ukuramya k'uburyo bubiri. Turabonamo kuramya k'uburyo bubiri. Ni ubutumwa bukura abantu mu rungabangabo hagati yo kuramya k'ukuri no kuramya kw'ikinyoma. Hari ukuramya Imana umuremyi, hari ukuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Yesu urahitamo iki? Urahitamo kuramya Imana umuremyi, kuramya k'ukuri, cyangwa urahitamo kuramya kw'ikinyoma? Tumaze iminsi tuvuga iby'ubu butumwa tubirangura cyane ngo twerekane ko hari gahunda ebyiri zo kuramya. Hariho kuramya kw'ikinyoma no kuramya k'ukuri. Mbese urahitamo uruhe ruhande? Ibyo ari byo byose amaso yawe yatangiye gufunguka, ni buri mushya ku bw'ubu butumwa uri kubona uko bimeze. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buri kurangura mu buryo budasanzwe. Ni ubutumwa bwerekana yuko ari kuramya k'ukuri hakaba no kuramya kw'ikinyoma. Icya kabiri, uburyarya bw'inyamaswa bwarahishuwe. Ni igihe abantu bakwiriye kuvuga ibintu mu mazina yabyo, bakamenyesha ko ubupapa bw'i Roma ari systeme ikorera bya hafi rwose na Satani, maze abantu bakava muri ubwo rubungabangabo. Abantu bakava kukwibwira yuko ubu nabwo ari ubukristo, abantu bakava kukwibwira yuko inaryo ari itorero ry'Imana, bakibwira yuko ari kiliziya ya Yesu Kristo. Oya, ntabwo ari ko bimeze. Ahubwo uburyarya bw'inyamaswa bugomba guhishurwa, ibyaha byabo Babuloni bigashyirwa ahagaragara, bikajya ku karubanda. Bisa abantu baremera buno butumwa? Ntabwo mbizi, ariko ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nshuti yanjye. Ikindi kintu cya gatatu tubonamo ni byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa. Bwa Protestani bwaguye, aribo biswa baretse isezerano ryera ku murongo wa 30 w'ikice turi gusuzuma, cyangwa se umuhanuzi w'ibinyoma tuzabona mu byashu igice cya 16 umurongo wa 13. Igishushanyo cy'inyamaswa, abaretse isezerano ryera, Ubuprotestani bwaguye. Ibi bintu byose ni kimwe. Nushaka ubyemere niko bimeze. Ibimenyetso birabihamya, byanditswe byera niko bibitwereka. Ibyo nabyo birasobanuka hano. Ikindi kintu cya kane tubona ni byerekeranye n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa barakivugiye yuko ari icyumweru, aricyo kimenyetso cy'ubutware bw'inyamaswa nyine, ari yagenijwe n'agahembe gato ko mu byayishugi ko muri Daniel igice cya 7 ndetse n'igice cya 8, ndetse igice cya 11 kikamwerekana nk'iki, nk'umuntu w'insuzugurwa cyangwa se umwami w'ikazikaze. Kandi igice cya 8 cyadusobanuye ko ari umwami w'umunyamwaga. Yose ni amazina ye. Nk'uko isabato yari ikimenyetso cy'ububasha bw'umuremyi, ni nako icyumweru ari ikimenyetso cy'ububasha bwa Roma, inyamaswa yaturutse mu nyanja ivugwa mu byashu igice cya 13. Aribo babandi twamaze gusuzuma, agahembe gatoya, umwami w'umunyamwaga, umuntu w'insuzugurwa, umwami w'ikasikazi. Ubutumwa burakomeye nshuti zanjye, kandi ibi bintu nzi yuko bibasha gukora ku bugingo bwacu, ariko ntabwo twabura gukomera. Twabonye ko rimwe mu mategeko agenga bumva inkuru nziza kandi bakayamamaza ni ugushira ubwoba, ntibatakaze kwizera, ntibatakaze ibyiringiro byabo. Mbese urafatanya n'ubwoko bw'Imana guhagarara mu ruhande rw'Imana? Mbese uremera kuba mu bavuga inkuru nziza, mu baramamaza izi nkuru ziturutse iburasirazuba? Nizo turi kuvugaho muri aka kanya ngo twerekane ishusho yazo.
erega n'ubutumwa bwenda gusaba gupfa no gukira, ariko nta yandi mahitamo dufite. Yesu yatubwiye ngo aho niho kwihangana kwabera kugenje gute kuri ubwo hari akarengane. Rero birashoboka ko nshobora kumara kubivuga kuno kwezi murangije hakagira imbaraga z'ikibi zinkurikirana, kandi Yesu abyemeye byabaho, ariko nishingikirije kuri we gusa, nishikirije umuzuko w'abapfuye. Haleluya! Niko Pawulo yatubwira ati igihe cyarageze turakubitwa ndetse twenda gupfa, kugeza ubwo tutiringira ahubwo twiringiye Imana izura abapfuye. Nanjye nuko bimeze, ntabwo bafite zo kuvuga ibintu bikomeye nk'ibi ngibi, kuko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi twamaze kubibona ko nta yandi mahitamo dufite. Tugomba kugenza gute? Kubirangurura cyane. Ibyashu igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 4 hatubwira none ubutumwa buheruka bwo kuburira isi mu ijwi rirenga rya marayika wundi. Twasomye ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi ati, iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Nuko numva ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Ijwi rirenga rya marayika wundi, the last call message, ni ubutumwa buheruka bugomba kubwirwa isi. Nkunda platform yitwa The Last Call Messages, ubutumwa buheruka. Ijwi rirenga rya marayika wundi, erega iri jwi rirenga rya marayika wundi ratubwira ibintu bitatu naryo. Icyambere nuko tubona ari imyanzuro y'urubanza. Ese uri ku myanzuro y'urubanza yabwiwe umwami wa Babuloni muri cya cyumba cyakiri bikorwamo ibirori, wa mwami witwa Belushazari. Mene tekelu farisini, usubiremo twarabiganiriye mu gice cya 5. Rero iyi nayo ni imyanzuro y'urubanza, n'ubutumwa butangaza imyanzuro y'urubanza nk'iyafatiwe Babuloni yo mu gihe cya Belushazari. Icya kabiri, benshi bazafata icyemezo ku bwabwo. Hari abantu bazamurikirwa, ntabwo ngo isi izamurikirwa n'ubwiza bw'ubu butumwa, kandi benshi bazakira uyu mucyo mu isaha iheruka. Rero ubu butumwa nibwo bukora ku nyamaswa mu jisho, maze inyamaswa ikava irakaye cyane, wa mwami w'ikazikazi akava irakaye cyane, kandi azanywe no kurimbura ngo abenshi azabakuraho rwose pe. Nkuko Daniel yabihishuye muri Daniel igice cya 14 umurongo wa 11 umurongo wa 44 turi kuganira, ubu butumwa buzatera uburakari bukaze inyamaswa, kandi ubu nibwo muriro w'akarengane uzongera gukongezwa, maze abantu b'Imana bajye mu kaga. Ni mu gihe cy'ijwi rirenga. Iyi niyo miterere y'inkuru ziturutse iburasirazuba. Ubu nibwo butumwa abantu b'Imana basabwa gutwara. Soma amagambo mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 125 ngo abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha by'Ababuloni bizashyirwa ahagaragara, ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta atira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ikwirakwizwa rwishwa ry'inyigisho z'imyuka iyobya, imbaraga z'ubupapa zikomeza gukora bucece, ibyo byose bizatwikururwa bishyirwe ku mugaragaro. Nuko rero kubera iyi miburo ikomeye, abantu bose bazakangarana. Abantu ibihumbi n'ibihumbi batigeze bumva ubutumwa nk'ubu bazabutegera amatwi, bazumirwa bumvise ubuhamya buvuga ko Babuloni ari itorero ryaguye kubera icumuro n'ibyaha byayo, no kubwo kwanga ukuri yahawe gukomotse mu ijuru. Abantu benshi bazatungurwa n'ubu butumwa. Ubwo nibwo abantu bazasanga abayobozi babo bafite ishyushyu ryo kubasobanuza bati, ese ibi bintu ni ukuri? Ababwiriza babo bazabasubirisha amagambo y'amahimbano nk'uko babamenyereje, babashukashukishe ibibanezeza kugira ngo baturishe imitima yabo izaba ifite ubwoba, kandi bagushe neza intekerezo zabo zibahagurukiye. Nyamara guhera ubwo benshi bazanga kunyurwa n'ayo mabwiriza yashyizweho n'umuntu, babasaba ubusobanuro ku mugaragaro niba ibyo bababwira bihwanye n'iri jambo ngo ni ko Uwiteka avuga. Haleluya! Aba bayobozi b'idini bameze nk'abafarisayo ba kera bazafatwa n'uburakari bwinshi, kuko ubuyobozi bwabo buzaba bumaze gukemangwa, bavuge ko ubwo butumwa bukomotse kuri Satani, maze bahagurukiriza imbaraga y'abantu bahindutse isenga y'ibyaha gutoteza no kurenganya bamamaza ubwo butumwa. Bwa butumwa buturutse iburasirazuba nizo mpinduka buzateza.
abantu bazagera bange bya bisirimba, kwa kubyina, kwa kubwirwa amagambo abashyeshyenga, ibyo bintu baje babisimbuke rwose babivaneho, maze bumve ubutumwa bukora ku mutima, buno butumwa turi kurangurura, maze basanga abayobozi baba bati mutubwire, babanira bazongera bashyeshyenga, bongere bashyiremo ikindi gisirimba, bongere babyina, ariko bazumva batanyuzwe, babasaba ubusobanuro ku mugaragaro n'ibyo bababwira bihuje n'iri jambo ngo ni ko Uwiteka avuga. Bitwara bibonye igihe twarebaga Danieli igice cya 3 yuko iyo principe y'abana b'Imana ni hame yuko nta kindi bakurikiza keretse ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Ibinyuranye n'ibyo ntabwo bashobora kubyemera na gatoya. Mbega ukuntu bizaba biteye ubwoba, mbega ukuntu inkuru ziturutse iburasirazuba zigiye guhindura ibintu, mbega ukuntu muri w'akarengane ugiye gukongezwa vuba bidatinze. Nshuti, ese uzaba witeguye? Ese uraza guhagarara mu ruhe ruhande? Mbese uraza kwemera ukukuri? Mbese uraza kwemera kukurangurura? Ndakwifuriza mu izina rya Yesu kuba mu mugabane w'abarangururiye inkuru. Nakubwiye iby'itorero, nakubwiye itorero umugambi waryo n'itsinda riva ku rugo rijya ku rundi, bakagenda urwo rugendo bashakisha abantu babahindura kuba abigishwa ba Kristo, kandi abamaze kumva nabo bagahinduka iryo tsinda rimeze gutyo, bakava ku rugo rumwe bajya ku rundi, bakava mu mudugudu umwe bajya mu wundi, bajyanye inkuru nziza kugira ngo bahindure abantu kuba abigishwa ba Yesu. Nuko rero urahamagarirwa kuba muri uwo mugabane. Wa mugabane wavuzwe mu Byahishuriwe igice cya 24:17 hatubwira ngo umwuka n'umugeni baragenza gute? Barahamagara, kandi umva nawe naze, kandi nawe natangira ahamagare, ushaka aze anywe ku mazi y'ubugingo. Haleluya! Imana ishoboze abantu b'Imana kwita kuri ubu butumwa. Kandi umurongo wa 18 w'igice cya 22 hatubwira ngo iki? Hatubwira umuburo uteye ubwoba abantu bakwiye kubwirwa yuko badakwiye kongera ku byanditswe byera cyangwa kugenza gute cyangwa kubigabanya. Baratubwiye ngo bumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wacyo w'igiti cy'ubugingo no kuri rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. None se ninde witeguye kuvuga izi nkuru? Ninde witeguye gushira amanga? Ninde gutese twabyitegura ngo tube mu mugabane wavuga inkuru ziturutse iburasirazuba? Reka nkubwiye, twaturi gusuzuma Ibyahishuriwe igice cya 14, twahereye ku murongo wa 6, ariko ndagira ngo dusome mu Byahishuriwe igice cya 14 noneho duhere ku murongo wa mbere, turebe imirongo 5 ibanza, twumva abantu bagomba kuvuga izo nkuru. Inkuru zo mu Byahishuriwe igice cya 14 ku murongo wa 6 abagomba kuzivuga babanje kuvugwa mu mirongo 5 ibanza y'iki gice. Byahishuriwe igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 hari amagambo avuga ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkubi ihunda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'umwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo, reka da, keretse babana agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetsemo ibinyoma, kuko ari iki? Ari abaziranenge. Haleluya! Ninde ukwiriye kuvuga izi nkuru ziturutse iburasirazuba? Abakwiriye kuzivuga ngo n'abafite izina ry'Imana Data mu ruhanga rwabo. Reka dutekereze aba bantu, n'abafite izina ry'Imana Data hehe mu ruhanga rwabo. Imico y'Imana yamaze kuba yabo bwite, bari mu isi ariko atari ab'isi. Barahamya bati turashaka igihugu kiruta kuba cyiza. Dusoma amagambo ari mu Baroma cya 13 umurongo wa 16 ngo nguki? Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baberekana ko bashaka gakondo, iyo barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko none barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yagenje gute? Kuko yabiteguriye umudugudu. Abo rero nibo bavuga bati turashaka igihugu
kirushaho kuba cyiza. Mbega bafite urugero rw'abatubanjirije batumbiriye Siyoni yo mu ijuru, bashaka kugera i Kanani, bafite izina ry'Imana Data mu ruhanga rwabo. Imibereho yabo yarahindutse rwose, yamaze kuba iyabo bwite. Imibereho, imico y'Imana amaze kuba iyabo bwite. Bari mu isi ariko atari ab'isi. Haleluya. Icya kabiri tubona, ntabwo ngo bandujwe n'iki, ntabwo bandujwe n'abagore, ntabwo bayobejwe n'uburiganya bw'inyigisho z'amadini y'i Babuloni. Erega inyigisho z'amadini y'i Babuloni nibo bitwa abagore. Twabonye ko Babuloni ari umugore uyoboye abandi bagore, ni nyina w'abandi bagore, kandi ngo ni maraya, nyina w'izindi maraya. Nshuti yanjye rero, ntabwo abantu bakwiriye kuvuga inkuru nziza bandujwe n'abagore. Haleluya. Ntabwo bigeze banduzwa n'izo nyigisho z'amadini y'i Babuloni. Baravuga bati niba biri muri Bibiliya ni ibyacu, niba bitarimo ntabwo ari ibyacu. Bagendera kuri ya principe tumaze kuvuga, yuko bavuga bati uku ni ko Uwiteka avuga, ibihabanye n'ibyo ngibyo ntabwo bibareba, nta nubwo babitaho umwanya rwose. Kandi iyo ijambo ry'Imana rimurikiye ibitekerezo byabo, bagasanga bari mu bintu bidahwitse, babivamo bakagendera mu ijambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Haleluya. Ingingo ya gatatu tumaze kubona, bakurikira Yesu aho ajya hose. Bakurikira Yesu aho ajya hose. Ntabwo bahindurwa n'ibintu n'ibihe. Ntabwo bahindurwa n'ibihe gukurikira Yesu. Baba baguwe neza, baba baguwe nabi, baba mu gihe cy'umucyo, baba mu gihe cy'umwijima, baba bahaze, baba bashonje, ntabwo bajya bahindagurika. Nigeze kukubwira ibigeragezo twahuye nabyo mu minsi ishize, maze abantu bakagukangisha bati mbese ibi bintu nutabikora uzajya guhaha gute, mbese ibi bintu nutabikora uzava mu cyaro gute ujye mu mujyi, uzatega imodoka gute. Ibihe biraje rero, amategeko y'icyumweru ashyirwaho, maze abantu bahatirwe kutagura cyangwa ngo bagurishe cyese nibashyirwaho ikimenyetso. Ariko abantu bagomba kwamamaza inkuru nziza bo ntabwo bahindagurika, baba bahaze, baba bashonje, baba bari mu kaga, baba bari mu munezero, baba baguwe neza, baba baguwe nabi. Imana ifasha abantu b'Imana ngo tube mu mubare w'abakurikira umwana w'intama aho ajya hose. Haleluya. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Ingingo ya kane, mu kanwa kabo ntihabonetsemo ikinyoma. Haleluya. Mu kanwa kabo ntabwo habonetsemo ikinyoma, bavuga ukuri nk'uko kuri. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Yohana 17:17 haratubwira ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Bavuga ijambo ry'Imana gusa. Haleluya. Ntibashobora kugambanirira ijambo. Ntabwo bishoboka. Mu kanwa kabo ntabwo higeze hagenza gute, ntabwo higeze habonekamo ikinyoma. Haleluya. Bishimira ijambo ry'Imana. Uribuka ya ndirimbo nagutuye si 167 mu gitabo cy'Abadiventiste, mwabera bo mwami mwe mwishimira ijambo rye, niryo rufatiro rwo kwizera kwanyu, dore yabahaye byose ntacyo yabahishe. Ntabwo twabasha kongera kuri iryo jambo ryiza cyangwa kuritubya kuko ari iry'Imana. Haleluya. Mana yanjye igufashe gukunda ijambo ry'Imana. Hari indirimbo wa mukecuru yanyigishije, wa mukecuru nigeze kubabwira, wankundisha igitabo cya Daniel ndetse n'igitabo cy'umugenzi. Hari indirimbo igeze kunyigisha, niba mbyibuka neza, n'indirimbo ya 289 mu gitabo cy'Abaprotestant. Yahoze ari umuprotestant, niyo mpamvu yakundaga kunyigishiriza mu bitabo by'Abaprotestant. Iyo ndirimbo iravuga, Niba 289 iravuga ngo igitabo cy'Imana. Igitabo cy'Imana ndagikunda ni icyanjye. Niko iyo ndirimbo ivuga. Nanjye nkunze ijambo ry'Imana kandi ndakwifuriza kurikunda kubera yuko niko kuri. Erega ntabwo dukwiye kuba mu binyoma, dukwiye kuba mu kuri, ariko kuri ku ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Imana ndagikunda ni icyanjye, nicyo kinyigisha inzira uko abakunzi ba Yesu bazamera, uko abanyabyaha nabo bazapfana ibyaha byabo kandi bakarimbuka iteka ryose. Iyo ndirimbo nayo niba utayizi ndayigukundishije. 289 mu gitabo cyo gushimisha Imana cy'Abaprotestant. Bese wakwemera kwishingikiza ku ijambo ry'Imana? Bese wakwemera gukunda ukuri? Erega abantu b'Imana bo muri iki gihe cy'imperuka ngo ntabwo bishimiye ukuri ngo bakizwe, ariko ndakwinginga nibukwiye kwa mu mugabane wakwiye kuvuga ijwi rirenga, ukwiye kuba ukunda ukuri, ukwiye kutavuga ibinyoma. Twa turi kuvuga imico y'abantu bagomba kuzarangurura ijwi rirenga, bagomba kuzavuga inkuru ziturutse Iburasirazuba. Nuko nguko bagomba kuba bameze abo ni Imana iri guhamagarira kugira imyiteguro ishyitse, kandi n'ubu ngubu batangiye kurangurura. Imana yacu ihabwe icyubahiro. N'ubu ngubu maze ukwezi kose ndi kurangurira izo nkuru nziza, inkuru ziturutse Iburasirazuba. Haleluya. Mana ibitwumvishe mu izina rya Yesu.
Soma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 274, amagambo ambwira ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere mu byashu igice cya 14 buvuga iby'igihe cy'Imana cyo guca urubanza, kandi bukaba burarikira abantu gutinya Imana no kuyiha ikuzo. Ubwo butumwa bwatangiwe kugira ngo butandukanye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana n'ibyangiza by'isi, ndetse no kubakangura ngo babone imiterere yabo nyakuri yo gutwarwa n'iby'isi no gusubira inyuma. Imana yoherereje itorero ubutumwa bw'imbuzi binyujije muri ubu butumwa, kandi iyo bwemerwa bwajyaga gukosora ibibi byatumaga abagize itorero batandukana nayo. Iyo bakira ubutumwa mvajuru bagacisha bugufi imitima yabo imbere y'Uwiteka, kandi bagashaka kwitegura kuzagaragara imbere y'Umukiza babikuye ku mutima, imbaraga y'Imana na mwuka wayo biba byaragaragariye muri bo. Itorero biba ryarageze kuri wa mugisha w'ubumwe bushyitse, ukwizera n'urukundo byariho mu gihe cy'intumwa, igihe abizera bari bahuje umutima kandi bakavuga ijambo ry'Imana bashize amanga, bityo uko bukeye umwami Imana ikabongerera abakizwa. Erega intege nke turi kubona uyu munsi nuko abantu batakira ubutumwa bwa marayika wa mbere, nuko n'abandi b'Ilawodokiya buno butumwa butabahinduye, kubera yuko ngo bibwira ko babufite ariko ntabwo bwakoze ku mitima yabo. Ntabwo twamaze kubona se ko ari ubutumwa buhishura iby'ubuturo bwera, buhishura Yesu Kristo, ariko Yesu Kristo ngo agenje gute? Ari ku rugero akomanga ku mitima y'Ilawodokiya. Mbese abantu b'Ilawodokiya, mwaretse ubutumwa bugahindura imitima yacu ko ari Imana iduhamagarira. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'uburezi ku ipaji ya 58 na 59 naho banditse amagambo akomeye asa nk'aya ngaya ngo muri iki gihe ikisi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutima nama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira rugenza, abagabo bahagarara ukuri nubwo ijuru ryagwa. Ariko kandi ngo imico nk'iyo ntipfa kwizana, ntabwo izanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa Imana itanga. Imico y'ubupfura n'imbuto iva ku kwitegeka, n'imbuto iva ku kwemera ko kamere yasigingiye igengwa n'Imana, kukuzibukira inarijye ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Hari impinduka dukeneye, twarabibonye igihe twasozaga umugabane w'amateka. Genda urebe ibyo twaganiye ku murongo wa 11, ko dukwiye kwegerana n'Imana cyane, ko dukwiye kuyishakisha umutima wose, ko dukwiye kubyuka mu gitondo kare tujya gushaka Yesu mu ijambo rye no mu masengesho. Abo ngabo bonyine nibo bazabasha guhagarara badatsinzwe. Erega si uko wanditse mu itorero, twabonye yuko nta n'umwe muri 20 biteguye kuzambuka iki kirere babarizwa mu itorero ry'Imana ryasigaye rifite ubutumwa buri kubwirizwa. Ariko kandi nge nawe, umuntu wese ku giti cye arasabwa kuba muri uyu mugabane w'abantu isi ikeneye, abantu batagurwa ntibagurishwe, abantu badashobora kugurwa, abantu b'abanyakuri n'indahemuka mu bugingo bwabo, abantu babasha kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abantu badafite uburyarya. Ariko ngo bizagenda gute? Nuko icyo gihe bazaba bafite imibereho yo kwitegeka, mbere kwemera ko kamere yasigingiye igengwa n'Imana, mbere yo kuzibukira inarijye ikegurirwa gukorera Imana n'abantu mu rukundo. Kandi icyo nicyo ndifuza kurushaho kuba ndi kumwe n'Imana no matanye nayo, kandi icyo nkwifuriza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkwibutse cya igitabo turi kuganira cya Daniel, igitabo gikomeye, igitabo umugabo w'Imana Daniel yanditse. Daniel se twabonye bisobanurwa gute? Twarasobanuye ngo Daniel bisobanurwa ngo Imana ni umucamanza wanjye. Nakunze gusubirayo amagambo ngo menye yuko ubutumwa bwa Daniel ari ubw'iki gihe. Lawodokiya byo bisobanura iki? Bisobanura itorero ry'Imana ryo mu minsi iheruka, ubwoko bucirwa urubanza. Daniel ni ubwoko bw'Imana, nta bwoko bw'abantu bazaba mu gihe cy'urubanza mbere yuko Yesu agaruka. Ariko nshuti zanjye, nk'uko nabikubwiye, itorero birenze ya systeme tubona, birenze ya systeme ihera muri General Conference ikageza ku itorero lokale. Oya, ahubwo abarigize bomatanye n'Imana bagahindurwa n'ubu butumwa nibo torero nyaryo. Mbese uremera kwisuzuma muri aka kanya? Uremera kugenzura umutima wawe ngo umenye uko uteye, umenye yuko Imana ishaka kukuboneza no kuguhindura? Ndagira ngo nkubwire, mugabo w'Imana Yesaya, reka tumwigireho ingingo yo kwisuzuma. Mugabo w'Imana Yesaya
igice cya 6. Reka nkujyane mu gitabo cya Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 6. Yesaya yanditse amagambo akomeye y'uburyo kera yari ameze mbere ariko akaza guhindurwa n'Imana rwose. Murongo wa mbere w'igice cya 6 ndageza ku murongo wa 8. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, abiri yakitwikizaga mu maso he, yandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icyubahiro cy'Imana. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti ni ishyano ndapfuye we, ko ndi umunyabyaha, ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza aho undi, afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa arambwira ati, dore rigukozeho, rigose ku munwa, gucyanirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatumane, ninde watugendera? Maze ndavuga nti nije, bari jewe utuma. Haleluya, amen. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Umurongo wa mbere w'igice cya mbere tuvuga ko ibyo Yesaya mwene Amosi yeretswe yabyeretswe ku ngoma ya Uziya na Yotamu no ku ya Ahazi. None batubwiye yuko ari yerekwa yagize mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Burya rero Yesaya yatangiye umurimo Uziya akiriho, ariko iyerekwa rigira hanyuma rwose. Erega hari abantu tujya twibwira ko duhagaze kandi tujegajega, nicyo gituma Imana ijya idusaba kwisuzuma, kandi uyu mwanya ni uwo kwisuzuma ngo turebe uruhande duhagazemo. Mbese Yesaya byagenze bite? Mbese wibwira ko uhagaze? Uyu Yesaya se yahanuraga iki mbere? Igihe yatangiraga guhanura yerekanaga ko igihugu cyabaye amatongo, yerekanaga ko ibyaha by'ubwoko bye yabarebwa akabona ibyabo ni ibyaha gusa, wakibona ko ari mwiza. Ariko igihe yari arabutswe umwami Imana muri iri yerekwa ryo muri Yesaya igice cya 6, aratangara cyane avuga ati, mbonye ishyano, ndi umunyamirwa yanduye, ndapfuye we. Imana isuzuma imibereho yacu, cyane cyane ku bavuga, cyane cyane ku banyarobodukiya. Imana irashaka kutweza no kudutunganya. Imana irashaka ko tugira experience nk'iyo Yesaya yagize. Nubwo tumaze igihe tuvuga ubutumwa bw'abamarayika 3, ariko hari ubwo imibereho yacu yaba itarahinduka. Imana irashaka kuduhindura, kandi ubwo nibwo noneho itangazo ryo kudutuma. Haleluya. Murongo wa 8 tubwiye nguki? Murongo wa 8 w'igice cya 6 cya Yesaya, numva ijwi ry'umwami Imana noneho ribaza riti, ndatuma nde? Ninde watugendera? Maze Yesaya arongera avuga ati, ninjye, bari jewe utuma. Imana irashaka kubanza kutweza mbere yuko idutuma, kandi Imana idukosore rwose, iduhe kwakira umucyo yatanze, iduhe kwisuzuma tubikuye ku mutima, ngo twezwe dutunganizwe kurangurura inkuru ziturutse ibuzasirazuba. Nyandiko zibanze ku ipaji 103 banditse amagambo yo kudukebura, baravuga ngo, bavandimwe nkunda, ubwo ikinyoma kigenda gisakara hose mu buryo bwihuse, dukwiriye gushaka uko dukanguka mu murimo w'Imana, kandi tukamenya igihe turimo. Haleluya. Dukwiye gukanguka mu murimo w'Imana kandi tukamenya igihe turimo. Umwijima ugomba gutwikira isi, ndetse umwijima ushobora guhinduka ugatwikira abantu, kandi kubera ko hafi y'abantu bose badukikije bazengurutswe n'umwijima w'icuraburindi w'ikinyoma n'ubuyobe, nahacu kuzibukira ubupfapfa. Haleluya. Nahacu kuzibukira ubupfapfa, maze tukaba hafi y'Imana, aho dushobora gukura imirasire y'umucyo n'ikuzo biva mu maso ha Yesu. Twabonye ko dukwiye gushakisha Yesu cyane, kuba hafi y'Imana dushakisha imirasire y'umucyo n'ikuzo biva mu maso ha Yesu. Ubwo umwijima urushaho kubudika n'ikinyoma kikiyongera, dukwiye kurushaho kumenya ukuri mu buryo bwimbitse, kandi tukaba twiteguye gushyigikira uruhande duhagazemo twishingikirije ku byanditswe. Aya ni amagambo abwirwa abandi, ni amagambo abwirwa ab'Ilawodokiya, ni amagambo abwirwa abantu bahawe uyu murimo wo kwamamaza inkuru ziturutse ibuzasirazuba. Amagambo arakomeza ngo, tugomba kwejeshwa ukuri, tukiyegurira Imana burundu, maze tugashyira mu bikorwa ubutungane bwacu
kugira ngo Uwiteka twongere umucyo kandi tubashe gukura umucyo mu mucyo we, ndetse duhabwe imbaraga n'ubushobozi bwe. Buri muntu ku giti cye, ntabwo noneho ari iby'itorero muri rusange, buri muntu ku giti cye akwiye guharanira kugera ku ntsinzi nshya buri munsi. Tugomba kwiga guhagarara buri wese ku giti cye kandi tukishingikiza ku Mana burundu. Iyo tumaze kumenya ibi birushaho kuba byiza. Ni mucyo buri wese avumbura aho atsindwa, maze agenzure neza ko ibyaha bye bitamutsinda ahubwo ko abinesha. Mbese buri wese ku giti cye yabigenza atya? Mbese twashaka intsinzi nshya buri munsi? Twarabibonye ko bigomba kuba buri gitondo kandi buri munsi bigahinduka akamenyero kacu. Imana ibishoboze buri wese mu izina rya Yesu. Twari turi gusuzuma abagomba kuvuga ijwi kandi dusuzuma imyiteguro dukeneye, imyiteguro yo kwezwa n'uku kuri, dushakisha Yesu buri munsi. Haleluya. Indi ngingo nshaka kugeraho ndetse ahari ariyo nsorezaho ni yerekeranye n'ihame ryo guteraniriza hamwe. Ihame ryo guteraniriza hamwe mu byerekeranye no kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba. Ihame ryo guteraniriza hamwe. Inshuti zanjye, icyo ubwacyo cyakabaye ikiganiro nyirizina cyihariye, ariko reka tubyumve muri uyu murongo mu gahe gato, ariko Imana irusheho kubyumvikanisha ibitekerezo byacu. Turi mu bihe bibi cyane, ibihe bigoye, ibihe Satani ari gukora mu buryo budasanzwe, ibihe aciyemwo abantu ibice. Nigeze kubigarukaho igihe navugaga iby'itorero, nerekana yuko itorero rikwiriye gusengerwa kuruta kwibasirwa. Hariho amatsinda amwe atandukanye ndetse kandi abarizwa mu itorero rimwe rya Laodikiya, ariko ari kurebana ingwe. Bamwe bakumva bariya ntabwo bakwiriye kuvugwa, abandi ntabwo bakwiriye kuvugwa. Bamwe Imana irabemera, abandi ntabwo Imana ibemera. Ariko nshuti zanjye, ku byerekeranye no kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba, hariho ihame ryo guteraniriza hamwe, hariho ihame ryo gushyira hamwe tukarema umurunga w'ubumwe. Kubera yuko niza amagambo akomeye yuko rego ububyutse butabasha no gushoboka igihe ibintu bikimeze nk'uko bimeze uko, dukeneye gushyira hamwe rwose twishingikije ku ijambo ry'Imana, tugashyira hamwe kuba mu murongo umwe. Dufite indirimbo nziza, indirimbo ya 18 ivuga iby'itorero ry'Imana, yerekana ko ari ingabo z'umwami, maze akavuga ngo itorero ry'Imana rigenza gute? Rirafatanya. Mbese biragenda bite? Maze bakavuga ngo nta kizaduteranya, turakundana. Erega icyo ngicyo ni Imana iri kudusaba. None se turabigenza bute ko twitana ingwe? Nk'ubu ngubu maze iminsi 30 ndi kuvuga ibintu bikomeye, ndetse ntabwo nabura kuvuga yuko hari abatabasha kubivuga nubwo baba bafite za PhD muri doctora, ahari ku bw'ubwo, ahari ku bwa systeme turi gukoramo uyu munsi, ariko nkatinyuka kubivuga. Ahari kandi abantu bashobora kuvuga ngo kubera iki subivuze? Kubera yuko nyine ntabwo bumva ukuntu ngewe nemerewe kubivuga, kubera yuko nta burenganzira bampaye. Ibyo byose ni ibibazo dufite. Bakumva hari umuntu ugomba gutanga uburenganzira kugira ngo ndavuge. Hari abantu bibwiye yuko no murimo wa Kristo ari akarima kabo, ariko nshuti zanjye ntabwo ari uko bimeze. Ni igihe cyo guteranirizwa hamwe. Nta mashyaka agomba kuboneka muri uyu murimo. Amashyaka oya, ntabwo agomba kuboneka muri uyu murimo. Niba uri kurema ishyaka, niba uri gushaka abayoboke bagukurikira, niba uri hari irindi tsinda wibasiye, nshuti yanjye ntabwo uri mu murongo w'Imana, ntabwo ari ko bimeze. Imana yumvikanisha amagambo mu izina rya Yesu. Reka nkujyane mu gitabo cyo kubara igice cya 11, ndahera ku murongo wa 26 ngeze ku murongo wa 29. Kubara 11 umurongo wa 26 kugeza 29 hambwira iby'inkuru y'ibyabaye mu gihe cya Mose. Baranditse ngo maze mu nkando zabo abo n'Abisirayeli hasigara abagabo babiri, umwe yitwa Eludadi undi yitwa Medadi. Umwuka abagwaho kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye ku ihema ryera. Bahanurira aho mu ngando. Umuhungu w'umusore agenda yiruka abwira Mose ati, Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati, databuja Mose babuze. Mose aramubaza ati, ninjye urwaniye ishyaka? Icyama mu bwoko bw'Uwiteka bose bakaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Haleluya. Eludadi na Medadi barahanuye. Umusore araje yiruka nkatanga raporo kwa Mose nande n'uyu mugabo wajyaga amufasha witwa Yosuwa. Arababwira ati, hari abagabo bari guhanura mu ngando, Eludadi na Medadi. None rero bari guhanura. Nuko Mose agirwa inama na Yosuwa, aramubwira ati, mutware Mose babuze.
tanga itegeko be gukomeza guhanura. Mose abaza ikibazo Yosuwa, aramubaza ati mbe Yosuwa, mbese ninjye urwaniye ishyaka? Mbese urabitekereza gute? Ninjye uri kurwanira ishyaka? Icyama ubwoko bw'Uwiteka bose bagahinduka abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Haleluya! Mbese ubuyobozi bw'itorero ry'uyu munsi, babandi bari mu nshingano, abapasiteri mu ntara zitandukanye, abayobozi ba field n'amasosiyasiyo, babandi bari muri union n'amadiviziyo, mbese muremera kumera nka Yosuwa? Mureka ubwoko bwose bavuge, barangurura ijwi ritangaza inkuru ziturutse iburasirazuba, cyangwa muraza kumera nka Yosuwa mubabuze kurangurura? Mana itange ihishurwa ku bayobozi b'itorero kugira ngo bareke umurimo ukorwe, be gukoma mu nkokora umurimo w'Imana, kuko n'itegeko riturutse ku Mwami Imana. Dusoma mu nyandiko zacu bwite mu gitabo Inama zibwirwa itorero ku ipaji ya 81. Nakoresheje cya gitabo cya mbere cy'umuhondo, baranditse ngo itorero rya Kristo ribasha kugereranwa neza n'urugamba rw'ingabo. Haleluya! Itorero rya Kristo rimeze nk'urugamba rw'ingabo z'abasirikare. Imibereho y'abasirikare burya niyo gukora cyane no kuruha n'akaga. Impande zose hari abanzi barekereje bayoborwa n'umwami ufite imbaraga z'umwijima, utagira ubwo ahunikira kandi ntagira ubwo ava mu byimbo bye. Igihe cyose umukristo atagize umurinda, uwo mwanzi w'umunyambaraga cyane ahera ko amuterana imbaraga vuba. Abakristo bo mu itorero nibatagira umuhati kandi ngo bitonde, bazatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Mbega urugamba ruri hagati y'icyiza n'ikibi. Turi abasirikare ba Yesu kandi Satani nawe afite abasirikare. Mbese turaza kumera gute? Ngaho nimwitegeze itorero rya Kristo rigereranwa n'iki? N'urugamba rw'ingabo. Mbese amategeko y'urugamba ameze gute? Itorero ry'Imana ngo rimeze nk'iki? Rimeze nk'urugamba, rimeze nk'abasirikare. Igitero cy'abasirikare, mbese abasirikare bagomba kwitwara gute? Abagiye ku rugamba basabwa guhuza mu mutima. Icyo ni icyambere. Amategeko y'intambara, icyambere kiranga amategeko y'intambara nuko itegeko rya mbere abantu bagomba kugenza gute? Guhuza umutima. Ntabwo abasirikare bagenda biciyemo ibice ngo bikunde. Oya rwose, erega iki ni igihe cyo guteraniriza hamwe. Soma amagambo akomeye muri Luka igice cya 11 mu murongo wa 17. Dusomamo amagambo akomeye cyane avuga ngo ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo bugenza gute? Burarimbuka, n'inzikagwira indi. Na Satani niba yigabanije ubwami bwe bwakomezwa bute? Uko niko Yesu Kristo ari kubaza bamwise Belizebuli. Ko muvuga yuko ari Belizebuli uma kwirukana abadayimoni, ubwo rero naba ndi kurwanya Satani. Ntabwo byakunda. Burya ubwami bwose iyo bwigabanije bugenza gute? Burarimbuka. Nicyo gituma mu mategeko y'intambara abagiye ku rugamba basabwa kugenza gute? Guhuza umutima. Soma ndi mu magambo ari mu Bacamanza igice cya 20 umurongo wa 11. Hatubwira ngo nuko abasirikare bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Nuko nguko dukwiye guhuza umutima kandi ko urugamba rutegurwa. Matayo 12 umurongo wa 30. Yesu aravuga ati uwo tutabana n'umwanzi wanjye kandi uwo tudateraniza hamwe arasandaza. Nuko bimeze. Itegeko rya mbere ry'intambara rero nuko abagiye ku rugamba basabwa guhuza umutima. Itegeko rya kabiri nuko abagiye ku rugamba bagomba kumvira itegeko ry'umugaba. Haleluya! Abagiye ku rugamba bagomba kumvira itegeko ry'umugaba. Ntabwo ndi umuhanga mu ntambara, ariko ndi mu ruhande rw'intambara ikomeye. Nanjye ndi umusirikare wa Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero amategeko y'intambara ngomba kuyitaho. Itegeko rya kabiri nuko abasirikare bagomba kumva itegeko ry'umugaba. Soma amagambo ari mu rwambere rw'igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 28 umurongo wa 9. Batubwira ngo ukize? Batubwira ngo nawe Salomo mwana wanjye umenye Imana yaso. Haleluya! Ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, ariko numureka azaguca iteka ryose. Reka nkubwire, dukeneye kumvira ijambo ry'Imana. Dukwiye kuba hafi y'Imana cyane. Dukwiye kumvira itegeko ry'umugaba. Dukwiye kumva inama tubwirwa na Dawidi, yayindi yabwiye umuhungu we Salomo igihe yaragiye ku butegetsi. Aravuga ati Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana yaso, ujye uyikorera n'umutima utunganye kandi ukunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya iby'imitima yibwira byose. Numushaka uzamubona, niwifatanya nawe, nushaka kumvira itegeko ryose akubwira, ariko kandi numureka azaguca iteka ryose.
soma amagambo mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri article y'108 abagifite baranditse ngo Yesu asonzeye cyane ko ingeso ze zagaragarira mu itorero rye. Yesu arabisonzeye cyane. Mu gihe imico ya Kristo izagaragara mu bwoko bwe mu buryo bwuzuye, nibwo azaza kugira ngo ahamye ko arabe bwite. Mbese abantu b'Imana imico ya Kristo imeze gute? Yesu ashaka ko duteranirizwa hamwe. Yesu ashaka ko duteranirizwa hamwe. Yesu ashaka ko dukorera hamwe. Yesu yarameze ateze. Igitabo inama zigirwe twari ku ipaji ya 87. Byamera bite igice kimwe cy'abasirikare babaye abanyabute cyangwa bakisinzirira kandi hatanzwe itegeko ryo kujya mu murimo wabo? Nimureba abo basirikare, itegeko ryatanzwe maze bo barasinziriye. Turi ku ngingo ivuga ngo aba bantu bagiye ku rugamba bagomba kumvira iki? Bagomba kumvira itegeko ry'umugaba, bagomba kumvira itegeko ry'umusirikare mukuru, umugaba w'urugamba. Turi kureba ibigendanye n'amategeko y'intambara. Itegeko rya mbere twayeho ni irihe? Abagiye ku rugamba basabwa guhuza umutima. Itegeko rya kabiri twabonye ni irihe? Nuko basabwa kumvira itegeko ry'umugaba. Mu kumvira itegeko ry'umugaba, ngaho nawe bitekereze. Inama zigirwe twari ku ipaji ya 81 niho turi. Byamera bite igice kimwe cy'abasirikare babaye abanyabute cyane bakisinzirira kandi hasanzwe itegeko ryo kujya mu murimo wabo? Amaherezo yabo gutsindwa gusa, akaba kugirwa imbata cyangwa gupfa. Mbese abahunga ngo badasumirwa n'umwanzi nibo batekerezwaho ko bahabwa ingororano? Reka da, bacirwa urubanza rwo gupfa vuba. Kandi itorero rya Kristo ryigize irinenganenzi cyangwa rigakingiranirwa hakaboneka ayandi maherezo arushijeho gukomera. Mbega uko byarushaho kuba bibi abasirikare bo mu rugamba rwa Kristo bisinziriye. Byamera gute abo mu rugamba rwa Kristo twisinziriye? None se hagirwa amajyambere ki yo kurwanya ab'isi bategekwa n'umwami w'umwijima? Abihagararira inyuma ntacyo bitayeho ku munsi w'urugamba, bagasa naho nta nyungu babibonamo kandi bakumva ko urwo rugamba rutabareba. Byaba byiza bisubiyeho cyangwa se bakava mu basirikare bagomba kurwana, kubera yuko tugomba guteranizwa hamwe tukumva itegeko ry'umugaba ridusaba kwamamaza inkuru ziturutse iburasirazuba. Ikibazo gikomeye cyerekeranye n'aya magambo ni uko hari umugabane w'abigize abagaba kandi dufite umugaba Yesu Kristo. Babandi navuze bari mu nshingano z'itorero ntabwo ari bose inshuti zanjye, ntimunyumve nabi. Nta buyobozi bw'itorero nibasiye, kandi byahamijwe n'inyandiko zera yuko itorero rikwiye kugira ubuyobozi, rikagira gahunda, kuko n'Imana ikorera muri gahunda. Ariko hari ubwo abicaye muri izo ntebe bajya bigira abagaba, maze bakavuga ngo uyu nguyu agomba kugenda, uriya ntabwo agomba kugenda. Bakabanza no kureba ku maso, bakabanza kureba ku ruhu, bakabanza kureba ku ndeshi, bakabanza kureba imiryango. Ariko nshuti zanjye ntabwo ari icyo Yesu areba, ahubwo arifuza ko buri musirikare wese akora ku ruhande rwe. Mbese turumvira itegeko ryanyu? Yewe misemo kumvira itegeko ry'umugaba. Haleluya! Ntabwo nzemera kugendera muri ibyo bigande, muri abo ngaba hari bafite n'umugambi wo gusenya itorero ry'Imana. Ntabwo twamaze kubona se ko itorero ryamaze kuba infiltre? Ba bantu baretse isezerano ryera, rya tsinda ry'abajesuite, ba bandi baza baje gusenya umurimo kugira ngo abantu b'Imana bareke isezerano ryera nyine bave ku rugamba. None se ubwo wicaye mu ntebe niba ari wa wundi watumwe nabo ngabo? Imana ifasha ubwoko bw'Imana kugira ngo twumvire itegeko ry'umugaba Yesu Kristo. Njya nkunda umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ku isi General Conference witwa Ted Wilson, akajya ashishikariza abantu ko rimwe na rimwe n'abapasiteri tutagomba kubatega amatwi bibaye ngombwa igihe batatuyoboye, kuko uri ku ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe mu nyandiko zacu, Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ubwoko bw'Imana, nimuze tujye ku murimo Kristo ari kuturarika cyane, niwe udutegetse ngo tugende. Haleluya! Nimugabe urugamba, mwe kuba abanenganenzi, mutware intwaro zose z'Imana, mujye ku ntambara ikomeye yo ku munsi uheruka yo kwamamaza inkuru ziturutse iburasirazuba. Itegeko rindi mu mategeko y'intambara ni uko abantu bavuga inkuru nziza bakwiye kuba ari abanyamurava. Abanyamurava mu ntambara ntabwo ari abantu bakwiye kuba ari abanenganenzi bihagarariye hirya aho ngaho, nk'uko inyandiko yari iri kubitubwira. Aya magambo arakomeye.
Aya magambo arakomeye ariko ushobora kuyumva neza tugiye mu gitabo cyande, mu gitabo cya Yoweli. Reka mujyane muri Yoweli igice cya 2. Yoweli igice cya 2 ndasoma imirongo 11 ibanza, umurongo wa mbere kugeza wa 11 muri Yoweli igice cya 2. Hari amagambo atubwira iby'abanyamurava. Ndakubwira ngo aya magambo igihe nayasomaga nkareba uko itsinda ry'abagomba kuvuga inkuru nziza rikwiye gutera, narasenze ndavuga ngo Mana, umvane mu munenganenzi, umvane mu bute, ume kuba umunyamurava, kuko ari itegeko ry'abagomba kurangurura inkuru ziturutse iburasirazuba. Mbese urafatanya nanjye gusenga iryo sengesho, umva uko abantu bagomba kujya muri urugamba bateye. 2 umurongo wa mbere, nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinde umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi, umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'igicu cya rukokoma n'ibihu. Uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, niko ubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Nta bwigeze buboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka, ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho. Umuriro urakongora imbere yabwo, kandi inyuma yabwo ibirimi by'umuriro biragurumana. Imbere yabwo igihugu kimeze nka ya ngobyi yo muri Edeni, inyuma yabwo ni amatongo masa nta cyaburokoka. Ubarebye babona basa n'amafarashi, kandi birukanka nk'abagendera ku mafarashi. Gusimbuka kwabo kumeze nko guhurura kw'amagare y'intambara ari mu mpinga z'imisozi, nko kugurumana kw'ibirimi by'umuriro bikongora ibishakashaka, nk'ubwoko bukomeye iyo bugabwe mu ntambara. Imbere yabo abantu bamarwa n'ubwoba, mu maso habo bose harasuherwa, bihuta nk'intwari. Haleluya! Baruburira inkike nk'abarwanyi, umuntu wese aromboreza imbere ye. Aya magambo yaca umurongo ku murongo wa 7. Umuntu wese aromboreza imbere ye, ntabwo bica gahunda, kandi ntawe uca ku wundi. Muntu wese aromboreza mu nzira ye, batwaranira mu macumu, kandi ntawe uteshuka inzira. Basimbukira umudugudu, bakiruka ku nkike z'amabuye, bakurira amazu, bakamenera mu madirishya nk'abanyazi. Haleluya! Imbere yabo isi iratigita, ijuru rigahinda, izuba rikazima n'ukwezi kukijima, kandi n'inyenyeri zikareka kumurika. Uwiteka arangurura ijwi imbere y'ingabo ze, urugerero rwe ni runini cyane. Uwo uzasohoza ijambo rye arakomeye, kandi umunsi w'Uwiteka ni mukuru uteye ubwoba cyane. Ninde wabasha kuwihanganira? Haleluya! Mbega itsinda ry'abantu bagomba gutwara inkuru nziza, mbega abanyamurava ku rugamba, mbega ukuntu baromboreza bateye imbere, mbega ukuntu nta kibahangara guhagarara imbere. Wumva ngo imbere yabo hari umurima wa Edeni, hari paradizo y'Imana batumbiri, inyuma naho ngo hari amatongo y'i Babuloni, kuko aho bageze ni ukurimbura. Inkuru ziturutse iburasirazuba ziraza zigasenya, nizo zigomba guhirika. Haleluya! Zigomba guhirika Babuloni. Ese wabumvise? Genda witegereze itsinda riteye ubwoba riri hafi kuvuga, ryo guhamagarwa kuvuga inkuru nziza, inkuru ziturutse iburasirazuba. Urebe ukuntu isi itigita, ijuru rigahinda, izuba rikijima. Birateye ubwoba cyane. Urugero rwabo ngo ni runini cyane. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ntabwo bica gahunda, ntawe uca ku wundi. Umuntu wese aromboreza imbere ye, batwaranira mu macumu, ntawe uteshuka inzira. Bagasimbuka umudugudu, bakurira inkike z'amabuye, bakurira amazu, bakamena mu madirishya nk'abanyazi. Mana ishoboze abantu b'Imana. Mbega amategeko y'intambara, mbese hari icyo wumvamo? Mana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Haleluya! Soma amagambo muri cya gitabo Inama zigirwa itorero ku ipaji ya 78. Haratubwiye ngo ntabwo umurimo w'Imana ubasha kurangira muri iyi si kugeza ubwo abagabo n'abagore b'abakristo bo mu itorero ryacu bazisubizamo intege, bagakorana umwete bashyize hamwe, n'abagabura n'abakozi bo mu itorero. Erega ni ngombwa ko dufataniriza hamwe. Amagambo avuga ngo mujye mu bihugu byose mwigisha abana mu butumwa bwiza, arabwirwa umuyoboke wa Kristo wese. Haleluya! Nanjye ndimo, kandi nawe urimo. Abategetswe gukora ibihwanye n'imibereho ya Kristo, bategetswe gukorera guhesha bagenzi babo agakiza. Wa mutima yari afite wo kwifuza gukiza abazimiye ukwiriye kugaragara muri bo. Bose ntibashobora gukora kimwe, ariko hariho ahantu n'uburyo n'umurimo wo gukorwa na bose. Abasukiwe ku migisha y'Imana bose bakwiye kwemera gukora umurimo muri iki gihe. Impano yabo yose ikwiye gukoresherezwa gukuza amajyambere y'ubwami.
Ese kubera iki ubundi dupfa ubusa? Bamwe babasha kubwiriza ku ruhimbi, abandi babasha kubwiriza kuri YouTube nk'uko ndi kubigenza, abandi bakajya mu mahuriro y'inzira, haleluya, bakajya gukora ivugabutumwa ryo mu nzira, mu muhanda, evangelisation de la rue, bakajya urugo ku rundi se bamamaza ubutumwa bwiza. Yesu ari gukoresha abantu mu buryo butangaje. Nabonye abajya mu modoka bakagenda barangurura, nabonye kandi abakoresha amafaranga yabo bagafashisha abakene ibintu, bagafasha ababwiriza kujya kure aho batabasha kujya. Dufite indirimbo y'Ijana-na-33, nutabasha kujya kure wambuke n'inyanja, wafashisha amasengesho no gutura amaturo, ugafasha abavuga ubutumwa bwiza. Nkivuga ibi ngibi, dufite umurimo mu Burundi muri uku kwezi kwa 7 no kwa 8 tugiye kwinjiramo, ahari nzabivuga neza umusibe ejo ndi gusezera muri iki gihe. Imana ifashe rero abantu b'Imana kumva yuko buri wese afite icyo agomba gukora, gukora muri uyu murimo w'Imana. Social media iri gukora akazi, bamwe bari kuri YouTube, abandi bari kuri Facebook, abandi bari kuri za TikTok. Abantu bari kumenya ijambo ry'Imana, kandi rega n'itegeko rya Yesu yuko tugomba gukoresha uburyo Yesu yakoreshaga. Niko inyandiko zacu zatubwiye, sibyo se? Zatubwiye ko ariko Yesu yakoreshaga. Yesu ntabwo yategezekaga baza, ahubwo we yarabasangaga. Hari umuntu wavuze amagambo akomeye cyane, ntabwo ndi bumuvuge, ni umuyobozi umwe mu itorero ryacu, maze twamubwiye ko dushaka kujya gukora umurimo, avuga amagambo y'urukozasoni ateye ubwoba. Imana ishimwe ko yababwiye itsinda ritoya, maze ibyo banga yenda bikaguma muri twebwe. Turavuga duto turashaka kujya kubwiriza ubutumwa bwiza, turashaka ko tujya gukora umurimo muri kariya gace. Nuko aravuga ati ahubwo nimuzane amafaranga mwubaka urusengero, si ngombwa ko mujya kubwiriza. Atanga illustration ikomeye, aravuga ati ntabwo muzi ibyerekeranye n'ubworozi bw'inzuki, si ngombwa yuko umuvumba ajya guhiga inzuki, oya, ahubwo we yubaka umutiba inzuki zikaza. Uziko hari abayobozi batekereza gutyo, ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo tuzubaka umutiba ngo inzuki zigenze gute zize, ahubwo tugomba gusanga abantu b'Imana aho bagenje bate, aho bari mu buryo bwose. No kuri social media nabo Imana ishimwe cyane. Soma amagambo akomeye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ku ipaji 56 ngo imihati y'intumwa ntiyari ihagarariye ku kuvugira mu ruhame. Hariho benshi batashoboraga kuba baragezweho muri ubwo buryo. Yamaze igihe kirekire yigisha, ava ku rugo ajya ku rundi, ari nako yimenyereza kubana n'imiryango. Yasuraga abarwayi n'abashavuye, agakomeza imbabare, kandi agaha icyubahiro abakandamijwe. Kandi mu byo yavugaga byose n'ibyo yakoraga yererezaga izina rya Yesu. Uko niko yakoraga, afite intege nke, atinya, kandi ahinda umushyitsi mwinshi. Yahindishwaga umushyitsi no gutinya ko inyigisho ze zagaragaza ubumuntu aho kugaragaza ubumana. Iyi ni imihati y'intumwa, intumwa Pawulo uri kuvugwa hano. Ntabwo kubwiriza ubutumwa bw'intumwa bwo mu gihe cy'intumwa byari bishingiye gusa mu kuvugira mu ruhame, ngo hari benshi batashoboraga kuba baragezweho n'ubu butumwa. Nshuti zanjye, ntabwo umurimo wakorerwa ku ruhimbi gusa, ntabwo wakorerwa mu rusengero gusa. Twagiye dukora mu platforms menshi, za Jia, za Mifema, ariko ibyo bintu byose bikwiye kurenga urubibi rwo ku rusengero gusa cyangwa ku ruhimbi tukajya kwirya no hino. Kandi inshuti yanjye, ni Imana iri kuturarika buri wese tugatahiriza umugozi umwe. Nicyo twari turi kureba ko dukwiriye guteraniriza hamwe mu kuvuga inkuru, buri wese agatera imbere ye, aromboreje imbere ye mu byo Imana imuhamagariye gukora. Icy'ingenzi nuko dukwiye kuba dufite ikimenyetso cy'uko Uwiteka abyemeye. Naho ubundi niba atari uko bimeze, ntabwo ari itorero ugomba gushyiraho izo nshingano, ahubwo dukwiye gufatanya n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo umurimo ujye imbere. Imana ibitubashoboze mu izina rya Yesu. Ngo abantu bari kunyumva muri aka kanya, abaririmbyi, ababwiriza butumwa, abafasha abantu kwa muganga, n'abandi bafite impano nyinshi zitandukanye, abayobozi b'itorero, tuzirikane itegeko rikomoka mu ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro cya 45 umurongo wa 24 rivuga ngo mwirinde ntimutonganire mu nzira. Muri ino nzira turi kujyamo igana i Siyoni, kandi turi mu murimo wa Data, turi mu buzabibu rwe, muramenye mwirinde ntimutonganire mu nzira. Ibyakozwe n'Intumwa ku ipaji 223 haranditse ngo kuba hafi y'Imana no kumvira mwuka wayo ni amahirwe y'abarinzi bo ku nkike.
Haleluya. Kuba hafi y'Imana no kumvira mwuka wayo, ndimo ndagera ku musozo. Kuba hafi y'Imana no kumvira mwuka wayo ni amahirwe y'abarinzi bo ku nkike za Siyoni, kugira ngo Imana ishobore gukorera muri bo, maze bamenyesha abagabo n'abagore akaga bashobora guhura nako, kandi babayobore aho bagomba guhungira, baba indahemuka mu kubaburira ibyerekeye ingaruka zo gucumura kwabo, kandi bakaba n'indahemuka mu kurinda inyungu z'itorero. Nta na rimwe bakwiriye gucogora kuba maso. Umurimo wabo ni umurimo usaba gukoresha ubushobozi bwabo bwose. Amajwi yabo akwiye kurangurura bavuza impanda, kandi ntibakwiriye kuvuza n'ijwi na rimwe ryo gushidikanya. Ntibagomba gukorera igihembo, nyamara nta kundi babigenza, kuko babona ko bazagusha ishyano niba batabwirije ubutumwa bwiza. Batoranijwe n'Imana kandi bejejwe amaraso, bityo bagomba gutabara abantu bakabakiza kurimbuka kwegereje. Burarega nta n'amahitamo, abantu bajya bamagara bakangira n'inama uburyo nabona amafaranga mu by'uyu murimo, ariko si wo mugambi, kuko abo Imana ihamagaye ni ukugira ngo tujye gukiza abandi. Ni urukundo rwa Kristo rugomba kuduhatira kugira ngo abari mu isi babashe gukizwa. Bishobora gutuma dusonza, bishobora gutuma dutura habi, bishobora gutuma amajyambere yacu atinda, ariko nshuti zanjye, ni Yesu duhamagara, kandi ubwo atanze iyo mpano, ubwo atanze iyo nshingano, ni ngombwa ko tubikora dufite umuhati n'umurava uko Imana ituyoboye. Ibyakozwe n'ubundi kuri ya page ikurikiraho, umuntu ukorera munsi y'ibendera risize amaraso rya Emmanuel azasabwa gukora ibintu bizasaba umuhati w'ubutwari no kwihangana. Nyamara umusirikare w'umusaraba ahagarara ashikamye ku ruhembe rw'imbere ku rugamba. Iyo umwanzi amurwanyije, uwo musirikare ahungira ku gihome gikomeye kugira ngo afashwe, kandi uko abwira Uwiteka amasezerano yo mu ijambo rye, ahabwa imbaraga mu nshingano agomba gukora. Abona ko akeneye imbaraga ziva mu ijuru. Haleluya. Intsinzi agenda ageraho ntabwo zituma yishyira hejuru, oya, ahubwo bimutera kurushaho kwishingikiriza cyane kushobora byose. Igihe yishingikirije kuri iyo mbaraga, ashobozwa kuvuga ubutumwa bw'agakiza afite imbaraga ku buryo bukora ku mitima y'abandi. Ngicyo ikidukomeza nuko turi kumwe n'Imana. Icyatuma tuba amahoro gusa ntitugwe mu cyaha cyo kwishuka yuko ari cyo turi cyo, ni ukuba munsi y'ibendera risize amaraso rya Emmanuel. Imana ishoboze jyewe uri kuvuga muri aka kanya, n'abandi bari kuvugira mu mpande enye zituye isi z'isi, kugira ngo duce bugufi imbere y'Imana, dukoreshwe nayo. Tuzahura n'akaga, ariko turi munsi y'ubutware bw'Imana. Hari ubwo umuntu avuga ibi bintu akumva hari nanasohoka bari bumufate, ariko turi munsi y'igihome kidukingira, igihome cy'Imana. Nicyo gituma ndasenga Zaburi ya 46 umurongo wa 11 ngo, Uwiteka ujye unyigisha inzira yawe, nanjye nzajya ngendera mu murava wawe. Teraniriza hamwe ibiri mu mutima wanjye, ngo wubahe izina ryawe. Haleluya. 19 umurongo wa 116, umbere urwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije, kugira ngo mbeho nte kuzakorwa n'isoni, nkojejwe isoni n'ibyiringiro byanjye. Ntabwo nishingikirijeho, ahubwo nishingikirije ku Mana. Muri urugendo rwo kuvuga inkuru ziturutse iburasirazuba zizagera mu bwami bw'ikasikazi, nawe akumvikana izindi nkuru z'abanze kugendera mu kinyoma, ahubwo bakishimira kugendera mu kuri, bigahagurutsa inkota y'akarengane. Ndifuza kuba muri uwo mugabane w'abazavuga izo nkuru, w'abazamamaza ijwi rirenga. Kandi Yesu ari guhamagara buri wese wifuza kuba muri uwo mugabane ngo abe hafi y'Imana, amusukire ku mwuka we ku rugero rw'imvura y'itumba, ngo twiteguze isi maze dutahe. Imana ishimwe ko yemeye ko tuvuga aya magambo yo kukwiteguza kumva inkuru ziturutse iburasirazuba, kandi no kuzivuga n'uburyo dukwiriye guteraniriza hamwe kugira ngo umurimo urangire, dutahe Siyoni. Icyo nicyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza mu izina ry'Umwami wanjye Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uhoraho, izina ryawe ryubahwe. Gushimiye yuko uduhaye amagambo y'ubugingo, amagambo akora ku mutima cyane yerekeye inkuru ziturutse iburasirazuba. Uduhaye amategeko y'urugamba, haba ku babyumva ndetse n'abagomba kurwana iyi ntambara. Utweretse uko umurimo uri kuduhamagara buri wese uko ari mu ngoma yawe, ufite icyo ushaka ko akora kuri uru rugamba, kandi urabigereranya n'urugamba rwa gisirikare. Uratwereka uko dukwiye kuba abanyamurava, twumvira umugaba, dukora ibihuje n'ibyo ushaka. Twishyize mu maboko yawe kugira ngo duhuze nawe. Uduhe ijambo ryawe rigende rikore ku mitima yacu.
utwongerera umucyo kugira ngo abe ariwo dutwara, duhinduke abatwara mucyo tutavuga ibyacu, kuko inkuru tugomba kuvuga ntabwo ari ibihuha, ahubwo ni inkuru wowe watangaje mu ijambo ryawe. Ubidushoboze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.